Ikinamico. Batekereza ariko wabikorana ubwenge kuko agiye kurangiza icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Uyu muzungu se mureba se nyine kandi byose arabihuza bikamuhirasha bikamwemerera rwose. None se Jerome kubyarwa n'ababyeyi bafite amafaranga ibyo byabageza abatekamutwe koko n'abashukanyi buryo. Umva ntega amatwi nkubwire twakuze twirera nta mubyeyi tubona mu rugo. Kwiki uranyumva hake papa wacu kwabaga ari uguhura nyine dukeneye amafaranga kandi akaguha umusabye yose ni ukuri kw'Imana akayaguhada na mama bikabuko usabye amafaranga akayaguha. Hari nubwo nasabaga papa amafaranga y'ikintu runaka nahura na mama nawe nkongera nkayamusaba. Ibyo birashoboka se kubera ko bataganiraga ubu nyine ntabwo bamenyaga ibyo ari byo. Bari wese nyine ari muri bizinesi yewe aho kwifuza kubyarwa n'ababyeyi bandera nk'uko mwarizwe navukire iwacu rwose. Nitwari abakire ariko ababyeyi baduhozagaho ijisho kandi bakatumenyesha ikibi n'icyiza. Iwacu buri mu mpera z'icyumweru papa araduhamagaraga twese tukaganira nyine uko icyumweru cyagenze cyageze bikabamarira kandi nyine akagira umunsi wo kuganiriza buri mwana ku giti cye. Waba waragize imyitwarire mibi ukaba ugowe rwose badutoje urukundo. Niyo mpamvu nyine narangije ayisumbuye mukuru wanjye agahita nzana nyine kunyishyurira kaminuza yigenga. Reka mbwire ndabipinze rwose. Kwiki ubwo unejejwe nuko mwakoze muziritse nta kwisanzura. Ntacyo bitwaye Jerome rwose sinifuza kumera nkawe rwose ubayeho mu binyoma kuma n'ubunyacyaro bwawe nyine. Umukobwa utabeshye kuri dogiteri umubwira kuri enjeniyeri wubakisha etaje zose zo muri uyu mujyi. Ese ubwo bw'enjeniyeri bwawe bakohereje kwiga uzaburangiza ute rwose uza mu ishuri rimwe na rimwe kubera imyitwarire yawe mibi? Reka nkubwire hake niba unyurira kuko uncumbikiye muri iyi shansiye ya mukuru wawe sinkubeshye njyewe Jerome ejo nzimuka njye gushaka aho mbashaka sinabura yo gukodesha. Singucyuriye nakugiraga inama ariko nk'inshuti yanjye aya nuko impamo bwose Jerome nta nama zawe mbonye aho ngaho. kubana nawe ntacyo bintwaye kuko imico yawe n'imyifatire yawe niyo wagira uti rwose njyewe nzi cyanzanye ntabwo byamfata. Noneho reka nkubwire ijambo rimwe uranyumva rwose ndeka njyewe ninezeze kuko ubuzima ni bugufi. Twategereje ni karibu ku cyo kunywa. Murakoze ko mbabwira karibu se mukarebana. ako gajo watwishemo. Reka jyewe nimwe nifitiye icyaka mama we. Ako se we nabihishemo gute konzi ko twigana turi inshuti nabihishe iki? Uzi kuko watuyoboraga iwanyu ariko twarushagaho kuyoba. Atari ubuswa bwawe se koko Kamari. Ngiye menya ko umuntu atajya kuyobora kuri telefone ngo wumve mba nayikwambuye rwose nkivuganira na gajo. Umve nanjye nageze aho numva mwanshanze neza nkababwira umuhanda reka da nkababwira urupangu nkumva ni mu gicuku. Yewe rwose nari nzi ko hano ari mu mahoteli gusa. Ni nako nabwiye Kadete twamanutse pire hafi kugera ku gishanga. Nata Kamariza uyu nagashwe ngo nterazi ko hari abantu batura muri etaje 3 ngo yarazi ko izi nzu zose za hano ari amahoteli gusa. Ese mbabeshye Aha hose haratuwe nta hoteli irimo ariko ku muhanda w'inyuma harimo imwe. Simbyumva pe ariko umuryango wanyu wose yabo kwa papa we no kwa mama wawe mubana muri iyi nzu. Hakuba ute Kamari igihe gajo yatubwiye ko agira mama we wenyine kandi ari we babana gusa ntiwumva koko? Yego ubu njye ndasa n'urota Kade. Impamvu utatangaye uko namwe muba mu nzu nziza. Rero ndatekereza akaruri ninjiramo na mama n'abavandimwe banjye bangahe na papa ukunda kuza yasinze ese ubu byandenze.
urashaka kuza kwibera hano se nzabigusabire mama Kamari yabyemera. yabyemera se koko we? namusobanura ikibazo ufite kutabona uko ukora etidesha. wabimenye Gaju, iyo ngeze mu rugo simbona uko niga pe. tekereza ko nta muriro dufite sha, insinga z'amashanyarazi ziduca hejuru. ikindi kandi urusaku rw'abana narwo papa utaha tontoma. ese gutinda kwanjye n'Imana. ariko wajya ushima Imana ukubayeho Kamari, ko wagize amahirwe ukiga ugatsindira ikigo cyiza, mama wawe akaba yirya akimara ngo ubone ibyo ukeneye byose, ubwo uramusebereza iki koko? Kamari, ako karuru uvuga ko si we wakoze uko ashoboye akakubaka? babarira rata nyifashirize nze tubane Gaju, iwacu nta mutekano haba pe. papa arasinda akaza akaduterera hejuru, abana ba mama basimburana kurira. ese ukagira ngo si barumuna bawe? barumuna wanjye, ariko bingeza rwose bituma ntiga neza. niba nuko mama atari kubona yo yishyura ngo nige mba mu kigo, naho ubundi naragowe. kandi munyemereye nzi ko byamushimisha, nibura yakwizera ko nziga ntekanye ngatsinda neza. ese ubwo mama uramusigira iki wenyine muri bariya abana koko Kamari? gusa bitubyaye wowe uzi ko ari we wenyine muganira akaruhuka. mbabarira cyane Kade, iyo amagara aterewe hejuru buri wese asamaye di. njyewe icyo nshaka ni icyamfasha kwigira neza mfite umutekano. rega rata sibyo Gaju? nibyo ni ukuri. mwiga neza, papa ataje yasinze ngo mene amazi mu makaye yanjye, cyangwa ngo nindangara gato nsanga umwana arayaciye. ubundi njye nibaza n'impamvu mama akomeza kwihangana kuri akabana n'umugabo umutesha umutwe ntanamufashe bikanyobera. abantu bose ntibihangana kimwe Kamari. mama wanjye kugira ngo ndere njyenyine yashakanye na papa, arasinda ubwa mbere ararira, ubwa kabiri aza yasinze ngo amukubita urushyi, mama yimuka mu cyumba, ubwa gatatu hagenda umwana w'umukobwa atazi ko natwite inda yanjye. aha ubonye mama nabigenza atyo. wimugayira ko yihanganye Kamari. nibyo Kade, nibura wowe Kamariza ufite abavandimwe. njye niba data n'abaho simbizi, kuko mama yambwiye ko baherukana ubwo. yari yarize amashuri make, amaze kumbyara asubira kwiga, kuko yari umuhanga abona abamufasha ajya no mu mahanga. ubu ni umuyobozi ukomeye, anikorera n'ubucuruzi. niba namwe sha nibwirire ko azanyemerera kuza nkabana namwe, basi mu biruhuko nzajya ntaha. ndabimusaba Kamari, nzi ko mama akunda gufasha abantu. aha habaye abana benshi kandi niwe wagiye ubafasha, hari n'abafashiriza iwabo. ahubwo ndamubwira ikibazo cya mama wawe, yafasha umuryango wawe kuva muri ayo makimbirane. mu byo ashinzwe nabyo birimo Kamari. ibyo byo nibyo, kuko afashije Kamariza wenyine hari n'abandi bana baba barengana. nyine ndavuga nka barumuna be. we dore umutipe arampamagaye. uwuhe? yesu, wa musore mwiza twahuye cya gihe. alo ngaho nsezera ngende mfite ikizamini mukunzi. ubu se kugusezera ndabishobora koko muku, n'ukuntu hashize iminsi myinshi utampamagara? ntibiba byoroshye umuhiye, amasomo yabaye menshi kuko ndi mu mwaka wa nyuma, kandi n'akazi nari narasabye ngomba gukomeza kugakora kuko dukeneye amafaranga. naragukumbuye ndakubura muku, uzi ko nagezeho ngasanga murumuna wawe ku ishuri. nari ngeze ngo wamusanze wawe. ariko mukunzi ntugafuhe gutyo, ahaba se ho mpamusanze hari ikibazo. nuko nahazi nari kuhamusanga pe, kumara icyumweru cyose ntazi amakuru yawe byari bigiye kunsaza. njya kumushakisha ku ishuri ngo nyamubaze. ihangane mukunzi, naza vuba. nukuri imyaka ibaye myinshi, nari nzi ko nzashakisha ishuri nkagusanga iyo, ariko uburwayi bwa mama bwatumye mbireka. ihangane nzaza muvureye. musezere ko wowe wanze kunsezera. ndakeka ko wageze ku kazi kandi sinshaka ko wica akazi. ngaho nsezera. kushaka kurira se?
umuhe nakubwiye ngo iki kudashaka ko ndira ko twamenyanye ndira mama wanjye yarembye uri muri stage ku bitaro. ijambo rya mbere nakubwiye ntukarire sibyo ngiye gukuraho telefone rero kuko ngeze ku ishuri mu kanya ndaba ntagiye ikizamini. Amahirwe masa mukunzi wanjye. urakoze cyane mukunzi maze nubabara ujye wibuka ko uwa Mungu ahari kandi agukunda. akazi keza mukobwa mwiza. wanyumviriza aka kawe ariko uzi ko abakobwa mufite abafiyanse mwisubiza mu ngobyi erega urabyineka boshye umwana muto bimye ibiryo. ntuzi urukundo icyo ari cyo sha. sindakunda ariko niba ari uko bimera mwaragowe. nyamara nubwo ndera ndaruhutse. ariko si byo ni ibiki we uzi ko amarira yakomeje gutemba hari ubwo kubwiye nabi se ko numvaga muri za muku ndagukunda muku ubundi ibyo ni ibiki. ariko shawura umwana mubi. nibwirira dimbe nk'upera wabona nanjye bizambaho. nyine njye n'uwa Mungu twumvikanye ko tuzajya duhamagarana ako kazina mukunzi. niyo mpamvu mu biganiro byacu uzakumva kenshi. utabisobanurira umuntu rero ntiyamenye ibyo ari byo. twasanze za sheri hani switi hati by'amahanga atari ibyacu twihitiramo umukunzi. cyakora rero umenya umukunda byo umuntu ubura agati nkuba zigakubita. nizere ko ugiye gukora neza noneho rwose umaze iminsi wararakariye buri muntu wese ahita ubwoba ko umunsi umwe uzabwira nabi nk'umukiriya akakwirukana. urabizi hano nta mbabazi. ku bakiriya nditwararika sha niba batuma duhembwa. cyakoze ariko abakozi bo mu gikoni na resitora ubwabo batesha umutwe kandi nanjye nari nifitiwe mu nabi. umuntu wakuyeho telefone atambwiye sha kuko afite ibizamini n'akazi kenshi ndamushaka ndamubura. ngiye kubaza murumuna we ambwira ko nawe atabizi. bibaze ubwo rero byo mu mahanga sha nagize ngo yagiye koga muri za nyanja zahagwamo cyangwa kuba wenyine yifungirana mu cyumba apfiramo. mbese natekereje ibintu byinshi. shapure nako imana ishinga mukunzi wawe arabonetse. jya mu kazi se nyine ubwo umuntu aje asanze wicaye wavuga icyo wakora. navuga ko numvirizaga ibiganiro byawe na mukunzi. uretse kugenda gato kawe niko kumbeshya ngo nturakunda umusore uza ahangaha buri mugoroba ngo mutahane ni musaza wawe. nubona hakaniye utumva umuhe. oya rwose ibyo si byo nababwiye. kuki mutajya mwumva ariko nababwiye ko mukora vuba aho ngaho mukaharangiza hanyuma ejo mukazajya gufasha bariya bubaka mu mujyi rwagati. ye ubwo nta soni ariko kandi nakwirukana sha nakwirukana rwose. aho ntugira ngo niwe wize iby'amashanyarazi wenyine. na sinkunda umuntu unyicira akazi rwose. ndavuze ngo mukuru ko mushoboye yunze amashanyarazi araremo kandi wa musore ushinzwe sanseri nawe agire vuba. ariko ubwo muzi ko iyo nyubako igomba gutaha n'umukuru w'igihugu sha murakina mwebwe ntacyo muzi gusa. umpaye sangahe? okay sawa. ariko umenye nje amasaha mabi. kubera iki se mukobwa mwiza? ndabona akazi kagutesheje umutwe. ndeka rwose ndeka rwose ni abantu baba batumva ariko nta kibazo buri bwo mukanga yarabikemura. sintinda rero. ntabwo utinda. numvaga ngukumbuye nuko mbwira bagenzi banjye ngo tunyurane hano. mbonye banze nyine ndiyizira. bakoze rwose bariya bakobwa bazi ubwenge ahubwo. kubera iki? mwe nabo nabagurira tu. kubera iki se? neze inshuro zose uje ahangaha murazana uko rero mwabaga muzana kenshi numvaga bimbangamiye rwose. ariko ye nibyo da. ese kuki utabimbwiye? natinye ko wahita unyanga kandi njye naramaze kugukunda shaka mari. ariko ye nibyo rero sinakwanga rero. kamari naragukunze shaho ariko nyine mfitiye ubwoba iwanyu.
ahubwo wabwiye iki nyine nubwo nanjye ntoroshye ariko umuntu wubaka inzu imeze kuriya akayibamo ntayikodeshe ngo nibura bamuhe kashi aba yifite. ni iriya gusa se ahubwo na ya yindi iri iruhande rwayo ni iya mama. ariko mama we kumenya muzi we mfasha umuyobozi gute se? yashaka kuba muzi rwose. muzi dasi umuyobozi se kuri za televiziyo mu nama z'abaturage hose aba hari. yego rata. uriya mubyeyi ko mbona akazi we azakwemera gukundana n'umusore w'umufundo ukuriye abandi nkanjye. ntukipfobye mbwiza ukuri. nkeneye wubakisha inyubako zikomeye muri iki gihugu ze ninde wakwitesha. nawe rwose simbizi kandi rega nubwo yabyanga ngenda gukunda. urakoze wumva se mbiziranye na murumuna wanjye gaje. yewe ariko wasanze kuri telefone bituma nkurangara nawe mana yanjye mbabarire sheri wanjye. ahubwo se nkuzimanira iki? ubwo ni ngombwa we. nyamara ni ngombwa. bayafye rero sintinda. nanone ahubwo mperekeza nihute ntasanga gaje yageze mu rugo akareba kandi koko yisi ugenda yego ushaje rero reka ngende burije. basi uzatinda ryari koko? sinari nkigukumbuye none ngo uragiye. nanjye rega ndagukumbura ariko ugomba kubaha amabwiriza yo mu rugo. nyine mama yatubwiye ko tutemerewe kugeza saa 2 tutarataha. basi genda nta kundi ariko ugende wibuka ko ngukunda. nanjye ndagukunda sheri. nuko nsezera se? uragira ngo ngusezere gute? ndagukanze. urankanze nyine. nsezera rero sibyo se? nuko mfite isoni. humura niba ufite isoni reka reka mpamirize nawe umirije. bayi bayi shushu bayi. ihangane mpamagaye tagisi vuwatire ngo ikujyane mu rugo nanjye nurire moto njye ku kazi mama. umenya nkugora cyane mwana wanjye. nta kibazo ariko icyangombwa ni uko umererwa neza ntawe ugucura umwuka nk'uko ubivuga mama. ariko ntiwabibonye ko mba mfite muke kubera sima none umuvuduko w'amaraso nawo ntugabanuka. urarakaye se? windakarira rwose sinzongera umuhiye. ibiryo birimo umunyu ndahita mbireka burundu. amavuta nayo ni uko sinzongera kuyakoraho. nubwo bibiha bwose ndihangana. ntacyo mvuze mama sinshaka gutonganira nawe kwa muganga. ndabyemera narakosheje. ibyo muganga yambwiye ubushize byose nta na kimwe nubahirije. mama kunywa amazi kureka umunyu n'amavuta kurya imboga bigutwaye icyo ariko ukagira ubuzima bwiza. ndabyumva. umuvuduko w'amaraso ukagabanuka ugasigara uhanganye n'ikibazo cya sima cyonyine. nuko kuva na kera ibyo bambwira byo kunywa amazi nkarya ibyatsi ntabikozwaga. nyine ariko ubu urarwaye. ndarisha kuko ndi nka mwana wa. ariko uzi ko yambwiye ngo n'akabyeri sinzongere gusomaho. ngewe kanzayira umugabo wanjye yaguraga ikese tukayisangira none ndeke byari niyahuza amazi koko. mama ibya kera bive mureba imbere. ubwo urashaka kwica ukagenda utanabonye ubukwe bwanjye koko? utabonye abana banjye si wowe wajya kubisaba imana ngo nibura uzabibwire papa numusanga kwa jambo? oya nanone we najyana agahinda ni ukuri. umva ngiye kwisubiraho umuhi. ngiye kwisubiraho rwose. isubiraho nyine wubahiriza amabwiriza ya muganga. ariko si umushoferi nahamagaye ko atinze koko. wampaye nimero ze ukajya ku kazi mwana wa sindamuhamagara. oya mama oya sinasiga udatashye. iyo se rero ufite yaza kugutura hasi nagiye se. harya umuhi ngo fiyanse wawe wazaza ryari? yagombaga kuza muri uku kwezi ariko hajemo akabazo azaza mu gutaha. nahagira ubwo ubukwe muzabushyira ryari? ubwo tuzabivugana yahageze. ntimuzabitinze urabona ko ndi mu marembera. nta marembera urimo ni uko utubahiriza amabwiriza y'abaganga. ntimuzatinde yewe abantu bamara imyaka irenga 7 bakururana. ariko wibuke ko ibiro ariyo yonyine yashize ari ino mama.
twatangiye gutegura iby'uko babonye ishuri ajya kwiga imyaka 5 yose irashize gusa yari kureka kwiga koko abo n'amashuri yanyu ye ubu iyo myaka 5 yose abubatse barubatse abaguze imodoka baraziguze sinjya mbona wa mucuti wawe asezereza za kugusura mu modoka nziza ko yagize amahirwe se agahita kubitana n'umusore w'umukire akayimugurira ahubwo ubukwe bwe buri hafi mama nizere ko uzaba warakize tukabutaha yego ubwo uzataha ubukwe bwe n'amaguru kandi ariko mama amafaranga nkorera ko yazi nabona amafaranga yo gukodesha ivatiri nirugamo mu bukwe ubwo uzaba utahe wenyine mwana wa reka nzongera gutaha ubukwe fiyanse wawe yaraguze imodoka tuzajya tugendamo ngwiki ubwirwa n'iki se ko nazo azayigura tubyumvikane hakiri kare umuhi rwose abasore bafite amafaranga barakurambagije urababenga ngo ukunda uriya muhungu bagenzi bawe bafite ababaguriye amamodoka bataranabana kandi ntibakuruta ubwiza ni ukuri niba atazayigura ubimbwire hakiri kare mbimenye ariko noneho ndumiwe umijwe n'iki ugushyizeho ko kugira ngo bare nawe uko agomba kuba afite imodoka rero ahubwo kuki utumva ko agomba kuyigura nawe ukagira ishema muri bagenzi bawe se umuhi mu by'ukuri mwerekeze Kade banza ukimbwira ahubwo nawe Gaju cyakora nakubeshye umva aha muri iyi filime harimo umukobwa umeze nk'inshuti yacu neza uzi ko wagira ngo Kamariza ibyaba arimo ni filime we nanjye nibyo nsetse ukuntu abeshyira umusore ko ari umuyobozi wungirije w'umujyi harya uriya wo muri filime avuze ko ari uwuhe mujyi ngo niba ari San Francisco erega umusore ahise yiruka ngo umuyobozi atazamwimenera agatwe Kamariza we ntabwo bagira birasekeje koko ariko ubushize habuze gato ngo mama musange mu rugo Kade babaye bagitirimuka imodoka ya mama ngo bibi uzi ko ari njye yagize ubwoba Gaju rero niba ushaka amahoro bwira Kamariza agabanya agakungu n'uriya muhungu mu rugo iwanyu hato bitazaguteranya na mama wawe ubusa ko nemerera undi mwana kuza kuba hano nkabisaba mama akabyemera kandi bikaba byaramufashije ku buryo bugaragara umva namubwira ngo asubire iwabo koko umva Gaju di muha amabwiriza agomba kugenderaho kandi yirinde gukura kiriya gihungu mu rugo iwanyu ariko abantu ntibagira isoni ye uyabona wowe ntabuzana wakamuzana yumva bitamuteye isoni koko kandi rero nabonye ko uriya muhungu amukundira ko yasanze ari umwana w'umukire namenye iwabo wa Kamariza ko ari mu kazu k'icyumba kimwe nako kari mu manegeka bahora babirukana ariko se w'umusinzi ntabyumve ndakurahiye azahita amurika Kamariza ntako ntamugize Kade namubwiye uzi ko buriya mama wawe wari watezeho amakiriro yizeye ko wiga ngo uzamukize uriya mu ruho wose ako ndabona ashaka kumubabaza ariko Gaju tekereza Kamariza nibara mukamutenda tekereza mama we n'abari abana bose n'umugabo w'umusinzi Kamariza umwana w'umuhanga ni ukuri mama yasezeranyije ko azamwishyurira tukigana ubuforomo ngo azavemo umuganga muri iki gihugu azateturire mama we wamuruhiye ibyo tuvuga byose nta mumaro urabizi Kade reka dufate impapuro twembi twandikire Kamariza twandike iki ubwo ibi tuvuga nyine tubabaye tubyandike cyangwa tumufungira amazi n'umuriro we ntituzongere no kumutiza imyenda ajyana gusura uriya muhungu Kade twaba duhemutse njye rwose imwe naranabimwihereye ushize mama yampaye n'amafaranga yo kugura imyenda nawe naramuguriye ibaze none se ko agiye kurohama we tureba dukomeze turebere koko kandi hasigaye akunda uriya musore nk'uko imbwa ikunda inyama aha sinzi ko navuze ngo si mwiza yarankuyemo iyo kotsa arambwira ngo iryo ni ishyari ndamubwira nti nyamara wa wundi babana mbona ari we witonda yararakaye burinda bwira atamvugishije asi ubundi se ni cyiza uretse kurata amatuza gusa ubundi ruriya rutwe n'ibyiso bitukura wagira ngo kinanywa itabi erega agiye kubitaho na za fime cyakoze Gaju ntakubeshya mbona uriya muhungu afite icyo ahisha ntabwo mwemereye se tukamwandikira ndetse nza ahubwo nkwereke umva akira urupapuro ahubwo andika ibyo utekereza nanjye nandika ibyanjye natatwumvira ibizamubaho bizaba bimureba rwose
ese wakwicaye hamwe rwose niko ufite ikihe kibazo umuhi njye ndumva ntatuje muri njye hake ese hatubwegera hano zarenze umukunzi wawe rwose araza imyaka 5 n'igice urayize umuntu atabonana n'uwakunda ariko hake sinavuze ko nyizi da kuko rwose igihe nagerageje gukunda umukobwa nigaga mu yisumbuye data yaranyishe ahita arukanga atyo wawe yakanze urukundo rwawe ate nyine urabona iwacu twigaga mu mashuri yegereye urugo urumva rero ko nigaga ntaha mu rugo hakaba umukobwa twari tuziranye witwaga Marayika bahise shaha bamutera inda bahise bamutera inda shaha aba nabi ubwo urumva urukundo icyo ari cyo Marayika waramukundaga nibwo nyine nari mbigerageje turakundana sinjye ku ishuri rwose tutajyanye sintaye tutajyanye nkaba umuhanga nkamusobanurira ngo azatsinde ariko bikaba iby'ubusa yararangaraga cyane rwose maze papa aranyicaza arambwira ngo umva sha wambwa we niba wumva warakuze ushaka abagore uzamvire mu rugo kumenya papa wanyu akazi papa ntumuzi wowe yambwiye atyo anongeraho n'ibindi byinshi cyane nk'ubwo urashaka gutera umukobwa w'abandi inda ukaba se w'umwana utazarira arambwira ngo wabanje ukiga ukazaba umugabo ko aricyo ngo ushakaho nuko nagize ubwoba bwinshi ucyambwira Marayika nyine ngo gahunda tuzisubike tuzabanze twige nk'uko papa nyine yari yabinsabye Marayika wawe se baje kumutera inda bati wanditse ko inkwakuzi zihora hafi ubwo twari mu mwaka wa 4 tuwurangiza rwose bamunuganuga nyine ko atwite abavuye iwabo bajya kwa nyirakuru ahantu kure y'iwacu cyane nuko numva ngo yarabyaye ndababara nyine ndihangana ndarira ndihanagura yo urakanzwe disi na mukuru wanjye ariko ankura iwacu akanzana kwiga no mu mujyi yambwiye ko icyo ngomba gushyira imbere ari amasomo kandi burya ngiye ndumvira we habe ndabungaraje ndabo zanjye ziri wese tuza ariko tuza muhi kundeba gusa se garafure nyiramukireza njye ndabona kwitayeho uraho shahaki uraho waboye imboga shahaki rwose ndakomeye ubu se ni wowe cyangwa ndaruha uraho neza umuhi uraho nyitegereza ni njyewe ntuwa mungu gukunda rwose uraho hajemo amarangamutima yo mureke nigendere kagende nicare mu modoka muransangana n'umushoferi none se umuhi mwaje muzanye n'imodoka se nayikodesheje mukuru uko ntiwivunnye koko ntabwo byavunye rwose narabyiteguye kuva umunsi bambwiye ko uzaza uretse kubona wahindutse we wirabura none wabaye inzobe utarabeshya dore disi uranananutse cyane ntabwo wabyumva tugende turaganira neza tugeze mu rugo nizere ko wasabye mama uruhushya rwo kurara tuganira humura ni ukuganira gusa nta kindi maze ufite na konji imyaka 5 n'igice yose ni myinshi di ejo tuzirira ntubwira amakuru y'imahanga nawe umbwira yaha iwacu ushaka jero ndakora rwose ntabwo nshaka kubyina ariko kamari ndashaka kumenya icyakubabaje rwose gituma udashaka ko tubyina n'iyi ndirimbo kandi warambwiye kuyikunda ntacyo jero mbwira sheri mbara rwose umbwira winyegere ariko jero ahubwo uri mu biki ariko ninde wakubabaje kamari
aka kajipo waje wambaye nako karatuma ntihangana. akajipo imyenda migufi niyo nsanzwe nambara sinzi impamvu iyi ngiyi ariyo ubona ko ari ngufi cyane naho ubundi ntawambabaje ni umunaniro mu bizamini. Mbese wampamagaye nanga gusuzugura nuko numva ko ngomba kunyura hano mumbwira icyo umpamagariye ubundi ntahe ndashaka kuruhuka numva nuko nza gusubira mu isomo tuzakoresha. nyine umaze iminsi warakonjesha ntukimvugisha neza nk'ubu waje ntiwampa akabizi usanzwe birakwiye koko. nakubwiye ko ari ibizami ariko se bigatuma umera gutyo koko. umunaniro ariko nawe urawuzi kandi nanone ugomba kubitegura agatsinda neza kugira ngo amagaju nako mama anyishyurire mu ishuri yansezeranyije ry'ubuforomo. Kamari ntunkunda? ndagukunda Jiro ni nawe nakunze bwa mbere. none se ni gutyo umuntu afata uwakunda koko? ariko w'inkoraho Jiro ntabwo nakubujije ibintu narabikubujije rwose. niba unkunda ugomba kuntegereza nkiga nkarangiza sibyo? ariko ubundi abantu nasanze mu nzu bavuga iby'ubukwe bwabo n'ibandi. nabashaka kuyikodesha. Jiro ndakumva. kuki ushaka kunyicira ubuzima? kuteze kandi uzi ko uri umwana mubi. njyewe ubu koko iyo nkubuka nkemera ibyo wambwiye byose. ariko Kamari ndashaka kukwicira ubuzima kuko nakubwiye ko inzu ari iyanjye se. ninde wakubwiye ko nkubeshya Kamari? ninde? ni Hakiza ninde? ariko Hakiza nshaka iki koko? Kamari rwose ibyo yakubwiye byose yarakubeshye ni ibinyoma kuko nawe aragukunda arashaka kuduteranya. ibinyoma? ndi enjeniyeri sindi umunyeshuri. enjeniyeri wa hehe wamubeshyiwe? mubeshyi njyewe? enjeniyeri wa hehe kuri umunyeshuri nako ntukiga uri ikirara kiraho kirirwa kizerera mu muhanda. hari n'abakobwa batatu wateye inda uranabihakana. enjeniyeri wa hehe? Hakiza we urimuka we ndakwica we Hakiza nibwo ariko yakugize ati Kamari rwose menya ikintu kimwe ngewe Jerome ndakukunda kandi ni umukobwa nkunda wenyine. umva Jero bwiza Kamari zukuri umva ndakubwiye ngo nari mbizi ko ariko se mutarwana mwabaga mwabagabunga nta mukobwa n'umwe kureba kwigiza iki wowe urashaka kuntiranya na Kamari zawe. ariko have Jero have rero n'amahame yawe nakoze byose nabisabwe n'inshuti za Kamari za Jero. nta soni Kamari niba nawe utarubizi rwose umenye ko ufite inshuti nziza. Kadese na Gaju niba bagusabye kugeranya na Jerome. urambabaje cyane we nzabikwitura urabeshya gusa nzabikwitura kandi uzabibona. Jero ndashaka ko wibuka icyakuvanye iwanyu. urabishinzwe se? twatangiranye umwaka wa mbere wa kaminuza ngeze mu wa kane wowe nturarangiza n'uwa mbere uhora ubisubika ndamase amafaranga iwanyu bakoherereza ni inzoga ni abagore n'abakobwa wonona ubikira ubuzima wirirwa mu tubyiniro. haki ndakubwiye ngo ndakwiyamye ariko mutarwana Jero watuje. Kamari nawe ibyawe ndabizi kuko Gaju na Kadete barakubwiye urabananira. ubwo kuko nta soni. haki abandi bakobwa narabaryarye pe narabaryarye ariko Kamariza ndamukunda ubimenye kuko hari ubu ngubu ahavuye hakaza Noella wamubwira ko umukunda haza Fani akaba ari ukunda ariko iyo mateshwa uvuga nama Jero nagwishiriye kenshi. umishira se umishira mu biki ariko guhora aha haza abana b'abakobwa rwose wamaze kwangiza ukabihisha bakahava barira. ndabirambiwe rwose ibyo bintu ndabirambiwe. birakureba se? nkomeze rero kuguhishira naba ndi umufatanyacyaha. Kamari ibyo ntubyumve ibyo rwose dore Hakiza ni ibinyoma arimo gusa wivugisha ngo hanze ahangaha ngo hari abana bakeye nyamara iyo bamaze kubatera inda ntiwongera kubareba. uwo wayiteye uramwihakana uhararutswe ukamusimbuza undi. Jero mbabarira kugira icyo umbwira. Jero undakarire yego ariko rero ndengeye umwana w'umukobwa nawe ntakuretse kandi ibyo ni ibinyoma Kamari. urakoze Haki urakoze gusa Haki
nagukorera iki kikakubabaza nk'uko mbabaje muri aka kanya kandi sha Kamariza aragiye ngaho reka tuganire rwose nk'umusore mugenzi wanjye kuko nteranyije na Kamariza inshuti yawe nkubwiza ukuri impamvu rwose nabwije Kamariza ukuri uriya mwana bagenzi be baje kunshaka barira kwiki bambwira ibye byose ntacyo bampishe ndareba nsanga ninkureka rwose ukamwicira ubuzima ndiwe mfatanyije nawe kumwica ariko se ubundi byo urabizi kuri Fani rwose naraguhishiriye aje ahangaha twitarira ndaguhishira Inesi naracecetse na Nowera ndaceceka ariko Kamariza uriya sinari guceceka kubera impamvu nkubwiye vuga ko Kamariza nawe wamukunze uriya mwana rwose wari kumutera inda ukamwihakana ari umwana w'umukene birakureba imfura ya nyina ashyiraho imbaraga zose ngo yige arebe ko yamuteturura ariko hake kuko utabeshye nyina wa Kamariza uramuzi wowe uramuzi ni umukire cyane nubwo yabyara abana 4 yabamurerera ubimenye nta makuru ufite ahubwo n'ubu utayafite Kamariza ni umwana w'umukene afite nyina uca inshuro buri munsi ayakuyemo akayaranguza utundi tuntu duke agacuruza nyine kuko ariho akura ayo kugabura abana 6 afite ahomba kenshi agasubira guca inshuro akongera agacuruza gutyo genda wibeshye ubu se ndakubeshya ngo wimarire ikijero utambeshya nyina wa Kamariza yagateye imbere nk'abandi ariko afite umugabo wamubereye ikigeragezo w'umusinzi unamutesha umutwe rwose rimwe na rimwe n'udufaranga afite aratumwambura akajya kutunywera Kamariza yarambeshye we kimwe kuri kimwe nyine kumbi wowe se ko wamubeshye kuri enjeniyeri utararangiza n'umwaka wa mbere wamubeshye ko inzu ya mukuru wanjye ari iyawe utazi n'uko umufuka wasimugura ukwiye kwisubiraho rwose bitaba ibyo mukuru wanjye akazakwirukana hano ko nyihorera ibyo nakubwiye warantumikiye wa mukobwa we ariko urumva atari kugorana kuko mama nawe ujye wiyubahisha wa mukobwa we nyine mukunzi naramubwiye ariko mbona ntibimushimishije ntazagupfobye mwana wa rwose arashoboye narabibonye umusore wubatse inzu imeze nk'iriya wanyeretse umudogiteri ntakwiye gutega ipikipiki rwose ariko umenye ko kugira ngo wamunga abashe kubaka inzu akiga ariko ataryamaga mama yashatse akazi kamuvuna agafatanya no kwiga nkurikije uko yaje aranutse umenya no kurya atararyaga ntiyaje leta igahita imuha akazi keza se nafata inguzanyo agura imodoka di natwe twice ku bantu binaha erega nyine icyashyize imbere si imodoka icyambere n'ubukwe bwacu kandi urabizi inkwano mwamuciye uko ingana buretse wumve buriya twamuciye menshi rero wowe na marume mwarakabije ukuri uzi ko yambwiye nkabura aho nkwirwa uri umukobwa mwiza umuhiye twakwishyuriye amashuri Asiride yakubwiye ko bamukoye angahe 2 nuko rero wowe bagomba kuduha 2 n'igice erega uri umukobwa mwiza ntubitindeho iyo tezireka kuriya muhungu ngo uramukunda se babanyamahanga bacumbika muri hoteli ukoramo hari kubura kujyana akatwihera amayero cyangwa amadolari ariko wakuvugishaga wese wamwerekaga ifoto ya fiyanse wawe ndabeshya ntubeshya Asitide aza kugusura mu modoka imeze ite hari ubwo akuruta ubwiza mama ndakumva ndabyumva rwose kandi imodoka nziza si inyanzi ariko we nteshereza umugabo umutwe oya ntazongere kuza hano ku ipikipiki rwose kuriya ni ukudusebya niba udashaka ko adusura ubwo nzajya njyayo ariko se yaguze imodoka ko atayabura mana yanjye mama nawe rwose sogokuruza wawe se wa data ari mu bantu batunze imodoka bwa mbere muri uyu mujyi urumva ko natwe tugomba kuyitunga na Serega nigeze kumubuza amahoro arakagura agashaje tumara igihe tukagendamo ma urumva ko wabujije umugabo amahoro kugeza aguze imodoka none uragira ngo nanjye nteshe umugabo wanjye umutwe ntushaka kubimubwira nzabimwibwirire uyu mubyeyi sinamubwiye ko nabimubwira sinzongera no kujya kwa muganga mu modoka mwakodesheje muzandeke asiminyicire hano aha
warakoze cyane hake ndabona uturimo duke twari dusigaye turangiye rwose nagombaga gukora nk'uko nishimiye kwitwa mukuru wawe rwose uri umusore uzi ubwenge kandi sinanakubwiye buriya hari umwarimu wawe twahuye ambwira kubitsinda neza rwose nibyo komerezaho muvandi komeza rwose ariko rero kuva ejo nabona gutameze neza urarwaye buriya ejo rero ndi muzima nta kibazo ndi muzima none se byagenze bituma hari icyo wampisha se none se nabikubwira nkaguca intege sha ntumbwire ko ufitanye ibibazo n'umubiri turabifitanye ariko ntibikomeye ndashaka umuti wabyo ayo byagenze bite se kuva mwakundana rwose ntigeze mbona mushwana igihe cyo kubana kirageze muba aribwo mushwana koko ewe icyo nakubwira cya mbere iwabo barananije cyane bagiye kunshi inkwano banca amafaranga menshi cyane umukobwa ntacyo abikoraho kandi azi ko rwose naje ndi no mu bwubatsi pe aha inkwano z'ubukwe numvishe zabaye ikiguzi se kandi ryari ishimwe ry'umubyeyi urabona n'iki wa muhungu we ahubwo umenye twebwe tuzabyihorera da umbabare rwose naragutereranye maranye iminsi ibizamini niyo mpamvu nahisemo kwaka icumbi bagenzi banjye twigana muri kaminuza ibyo wamfashije birahagije muvandi kunyubakishiriza ngasanga inzu igeze aho igeze hasigaye finisaje gusa ntibyari byoroshye kandi nabyo wabifatanyaga n'amasomo yawe ariko se hake uzi umuntu ujya kugukosha akihanukira ati inkwano ni 5,000,000 kwiki aha ubwo abasaza b'iwacu bagiye baje bumiwe kumirwa gusa se barumiwe pe maze so wanyagiye kubihuhura aravuga ngo tuzakwinywa twe turi abatunzi nibyo rwose nyirarume w'umukobwa atereka da ati n'iwacu ni mu mujyi nta rwuri tugira ibyacu ni amafaranga kandi ayo 5,000,000 twabaciye niyo akwiye umukobwa wacu bamera nk'abasinyerega none se umukobwa bivugaho iki yewe twaravuganye ngo aragenda arabinginga arongera arabinginga cyakora ngo bahagaze kuri 2,2,5,000,000 ubwo nyine ngomba kuzishaka nkazitanga ihangane nyine ko mukundana se icyo ntigikomeye rwose umuhire ndamukunda nize shani iyo baguma gutyo nari kuzishaka rwose nkazimukwa ariko bakishima nawe akishima pe gusa rwose umuhire ubanza atarakura mu mutwe ntabwo arabona ubuzima icyo ari cyo rwose yakoze iki se kandi ubwo ntugiye kumushyiraho amakosa kandi ataraye ayo yo gukosha menshi rwose saye n'ay'ababyeyi bifuza ntabwo ari icyo muhora azi ko ndi kurangiza inzara nabibona rwose azi ko ngomba gushaka iyo nkwano yarangiza akantota ngo ningure imodoka hake ngo ba runaka biganye bafite abafiyanse baza kubatwara ku kazi mu mamodoka meza ngo asitirida mucuti we ngo umugabo we yanayimuguriye mbere y'uko babana mbese uriya mukobwa umenya yarahanzweho pe kuko ibyo bintu by'amamodoka rwose ntabwo nari narigeze mbimwumva na mbere uwo ni umuhire nzi se ni umuhire yabaye ubwa mbere yarabimbwiye ngira ngo ariganirira dore yagize ati araza ateze koko mukunzi uzajya ujya ku kazi ati nta modoka ufite kandi hanze aha ngaha gutega bigoranye nanjye namusubiza nti muri uyu mujyi ntabwo ari njyewe udafite imodoka njyenyine kandi ujya ku kazi nzajya ngenda mu modoka ya rusange ubwo nyine yaritoratozaga nyine yabuze aho ahera ni nk'ibyo ejo bundi rero umukecuru we aba ararwaye dukora uko dushoboye dukodesha ivatiri imujyana kwa muganga ndabizi uzi ko yahatinze bamwongerera umwuka bamutera n'imiti byaraduhenze cyane rwose tuvuyeyo umuhire tuzana hano arashimira cyane ati wakoze kumfasha kujyana mukecuru kwa muganga ariko yongeraho n'icyo cy'imodoka ati buriya ibi yacu ntibari kuduhenda kuriya ndicecekera hanze hari abakobwa bashukana buriya wabona hari bagenzi be bamuri mu matwi umuganirize neza uwamu
shaba kwihanganya umuhi babarira ko nje kukubuza gukora akazi kawe nta kibazo no kuri umuhi urebye ibyuma byose nagomba gukora nabikoze icyo nsanze muri cyo cyari gisigaye none se we kuri reception hasize nde umuyobozi arahibere namusabye uruhushya ngo ndarwaye arambwira ngo njye kwa muganga ariko sinagira ntakubwiye ibyanjye kawe ndakumva mama ngaho mbwira kibaba we kuko uranarize muhi uratwite urukundo mukunda niburiye nerinda tugatandukana ntwite umwana we ntari kubyemera kawe kibaba we uzi ko nsheshe umeze umuhi wa mungu yakwanze umuhi mukunzi wawe yakwanga sugo ntibibaho shatuza umbwire iminsi bayine kawe wa mungu atampamagara muhamagara ntanyita mwandikira ntasubize kandi nagiye wahita haguruka aragenda kuki arahagusigara agenda byagenze bite niko byagenze umenya umukunzi wanjye baramuroze kawe koko gusa ninde wamuroze koko yabitewe n'iki ko yaje afite gahunda yo guhitamo bana ababyeyi be bakaza iwanyu gufata irembo nyine twabanje gupfa imodoka arandakarira amusaba imbabazi imodoka gusa mwapfa imodoka mute nyine urabona ingirite fiyanse baza kumutwara hano mu modoka asitirida twiganye uyu uza kundeba ahangaha ntumuzi se ndamuzi yaje iwacu yitwaye mu modoka nziza kuva ubwo mama atangira kumbwira ko nta kigenda cyane abandi bakobwa bazi guhitamo kuki guteze ngo ajya kumva amahoni y'ipikipiki akabona ni fiyanse wanyuje mama wawe si ibyo yabibwiye uwa mungu oya yabibwiye njyewe nanjye mbwira uwa mungu ko tugomba kugura imodoka ngo iki nanjye nabanje kumva mama wanjye atari mukuri ariko nitegereje neza nsanga uwa mungu akabya kawe guteze ahembwa neza ni ukuri afashe inguzanyo ku mushahara akagura iyo modoka ntakomeze kunsabya kuri mama na bagenzi banjye nta kibazo yagira kawe ko inzu yayujuje se umuhi ntiwongere kurira kuko amakosa ni ayawe pe ni wowe ufite amakosa ariko rwasera yo gutega imodoka no kugenda abantu bankandagira mfite fiyanse uvuye kwiga mu mahanga akaza ari dogiteri akaba ahembwa neza kuko urumva ari byo ibintu byose umuntu ntayibonera rimwe umuhi umusore yaravunitse yubaka inzu araje arayujuje neza ngo muzahitamo mutabanje gukodesha none nyumvira ubu se wanjye ko akodesha tukaba tuzabanza kubana dukodesha uwawe n'uwawe kawe nawe nirwo rwego rwawe nawe banza mu rwego ruciriritse uzagenda uzamuka buhoro buhoro wibuke ko uwamungu afite umuryango avukamo agomba no gufasha nk'uko bamufashije akiga iyo uvuga ibyo ahubwo umuryango we nese urashaka kubana n'umugabo utita ku muryango we ko kumuhi nihangane nyine agura iyo modoka mama yishimye umuhire rero ndumva ugiye kwisenyera ngo urashaka gushimisha mama wawe no kugaragara imbere y'abandi ikihutirwa si ukunjira urubanza ni ukumbwira icyo nakora kawe jya gushaka mukunzi wawe umusabe imbabazi ariko ndashaka kumenya ikintu kimwe muri uru rugo ntimugiteka kamariza ibyutse yayura kade uva mama wagaje uzamusebye ikindi rwose ibirebana n'ibiryo no kwiga yarabikemuye cyangwa sha uduca muri humye ukabyuka mu gicuku ukajya kwiga kamari ubwo siyo mpamvu wabaye wa mbere uzi ko bishoboka kade saa 10 n'icembura umuntu wibuke ko turi mu mwaka wa nyuma ariko kandi ijambo mwambwiye ndacyarigenderaho nanjye naribwiwe na mama kamare umugabo arigira yakwibura agafasha rwose nanjye nongeho ko nta mugabo umwe kuko iyo tutaba inshuti uko turi batatu ubu rwose uba wararuhamye narengeye birangisha kandi haburaga gato cyane ubwo rero ni ukujya tuvuga ngo umukobwa arigira yakwibura agapfa tukongeraho ko nta mukobwa umwe rwose kuko iyo tutakuba hafi ubura aho utazi banarapfuye gajo iyo Jerome anterinda yari guhita nyanga cyakoze nako ntikwari ukunyanga nawe nta kintu yari yifitiye rubebe wigendera yari kuyintera ntacyo ari bumfashe ngatinya kuguma hano iwanyu ngatinya no kujya kwa mama kumwongerera ibibazo si ibyo se bikarangira niyahuye
muve muri ibyo twige basha. ikizi ntibarayiganira reka kamarize yivugire kade. rero ikimbwira ko haburaga gato ngo ibyo yateguye abigereho nari nsigaye mukunda hahandi ndumvaga nta kintu namwima. rero yari amaze kubigerageza nka gatatu nkanga ariko nkagenda mfite agahinda. Agahinda ko wabaje umukunzi yewe. ariko uzi ko hari umunsi yigeze gushyiramo indirimbo nziza shaho nuko turabyina hano atangira kunkaba akaba azanyegera anyegereza umunwa mpita musunika ndiyicarira aranyinginga arapfukama ararira. wari wagiye byarangiye kamari? icyo gihe hari haburaga gato rwose. icyo gihe nari nemeye byarangiye nuko ubwo nkizwa na Hakiza. Ubwo yaturutse he? ni Imana yagiye amuzanye kade. yahise akomanga ngo yari yagiye yibagiriwe telefone ye kuri sharijeri. kandi umenya yaraketse ko ishyamba atari ryejo ahita azambaza ngo urataha ryari kamari. gihita kimubwira ngo ngiye kumuherekeza. nakundi yaravuze ko yifata. waratuvunnye ugomba kuzatwishyura kamari rwose. ibyo kubona tukubwira ntiwumve tukakwandikira ntiwumve tukarinda gushaka Hakiza uriye tutanaziranye kugira ngo agutabare koko. yewe mumbabarira nshuti zanjye sinarinzi uko hanze habyifashe. nkakubwira ngo ibyo gukundana wabaye ubiretse tukabanza tukarangiza kwiga hanyuma ukambonamo zero. si ibyo se? muhumure ubwira wumva ntavunika. ubuzima mfite ubumbukesha mwebwe. amahoro mama afite nyekesha mwebwe. ubu siyo ntagira mama wagaje ngo asange umuryango wanjye wigishe kuboneza urubyaro wakangare papa wari warigize intare. byari ibibazo. byari ibibazo byo koko. uko hanze aha hari abantu babi rero n'abeza barahari. ikigoye ni ukubamenya. ariko Imana yaduhaye ubwenge ngo dushishoze. ubaye icyo umuhiye umukobwa uriya ari bushyingiranywe n'umusore akunda urarizwa n'iki koko? n'uwamungundishije mama. araguhamagaye akubwira ko abusubitse se? oya da ariko byihorere mama ubu ibyo nzajya mvugana n'umugabo byose uzajya ubimenya. ugomba kungira umujyanama wawe umuhiye kandi nizere ko nubwo ugiye ninshaka kujya mu bukwe bw'inshuti zanjye zashyingiye iriya modoka izagiza kuntwara da dore ninjye watumye uyigura. niwe yayiguriye noneho. iyo ntagutesha umutwe ntiwari watinye kubimubwira? umenya ko habuze gato ngo binteranye n'umukunzi wanjye mama. uramenye ntuzashake kunyoborera urugo utazasenyera. ni ukugira ugashaka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga byihuse ahubwo uko ashatse kugira aho njya sinzi ahamagara umukwe urumva? aho wenda wamuhamagara. ariko nanamuhamagara aho gusaba muri bagenzi banjye da. rega rutunga n'ubu nibwo bari gushyingira kandi bose barashyingira ibikomerezwa gusa. uzi wa mukecuru mama Sumani ko umukobwa hagiye kurongorwa n'umuhungu wa depite. urumva ubwo ntabutaha n'amaguru? ubu se bazabuzamo bose izo modoka barazifite mama. abandi ni abandi na Kanzayire ni Kanzayire di. hanze hari abasore bafite ifaranga kandi niwe ari kubabura. niba yarumvaga atagushoboye yari kureka abandi bakakujyana. niwe nakunze ariko mama. bite kawe? simbarogoye. oya da ni karibu sha. ahubwo reka mbareke muganire mwari mukumburanye. ariko kutishimye umuhe ni uko ugiye gusiga mama wawe. humura usanzwe wa mungu umukunzi wawe agukunda. menya nijoro abishoboye yarimanura akariguha. umuntu wasabye imodoka akayigura koko? yarayiguze ariko mbona atishimye kawe. erega iwanyu baramunanije. amaze kugurira modoka imuhenze kubera njye nagarutse iwacu ndabinginga ngo koko mwamabare mukamugabanyiriza inkwano nibura kwe miliyoni 1. baranga barananira. kandi se sha ugira ngo hari ikintu bananguriye? ko byose nabiguze mu yanjye narizigamiye. harabibonye ariko ibyo nakubwiraga ntiduhembwe ujye wihangana ugire ducyubika ushobora kuzabona ntacyo umuryango ukumariye. umva mama ahise avugurira inzu ye musabye yo gutanga aho bazasabira arambwira ngo yamariye mu bwubatsi ngo ndazakiriza abantu bazaza kurara hano baje mu bukwe.
nuko ndumirwa nkawe kubyarwa n'abakecuru bo mu mujyi ni ikibazo. Ihangane rwose uko ari kose ni mama wawe umuhisi byo bakubwira noneho amategeko ari kuma ngo umugabo wanjye ngo ajye aza kumujyana aho ashaka kujya hose. Mbese mfite ibibazo. umva nayo yigira ntazajya gutesha umukwe umutwe. Ibyo biramurora. Ikimbabaje ni uko mvugisha umukunzi wanjye nkumva atishimye. Wa mungu azakubabarire nta kwitura ibyo iwanyu bamukoreye ngo akugeze mu rugo akuye mu rukundo kandi ari rwo rukujyanye. N'ubu turavuganye numva arananiwe cyane. Ngerageza kumubwira amagambo meza. Arambwira ngo ibyo byose bibikire ejo. Tekereza ni ukuri. wandetse koko hake umuntu w'umusore nkanjye bamwigingira kurya ubushye umwana w'uruhinja. uyu ugomba kurya rwose. ndeka ubuzima buba bwanze. ntibigura arwaye ijoro. hake nyegura gato nyegura. wegamye neza. hake mama hari usanze hano. ndahamusanze ariko nsabye kuba musigariyeho nyine akajya kuruhuka kandi ndabimwemereye. ese ko ndeba ureba muri telefone buri kanya ninde utegereje ko aguhamagara hake? uwo nari ntegereje n'uyu jero kamari mfasha ugaburire uyu muntu yatunaniye rwose burundu. Mbese jero kuki uzanye kamariza hano hake? kuki koko? kamariza ni inshuti yawe jero. sinari guhura nawe rero ngo umuheshe amakuru yawe. nuko wabaye jero. wabaye iki ko? kabaro ndi mwana rwose wimuriza kamari. gahakira ni agasupu humura karoroshye. ndagashobora se? ihangane disi. gahozo gahakira naka. oya rekeraho urakoze kamari. ngahongera basi aka kanyuma. uyu muntu rero niko ameze. uyu muntu rero ni uko ameze. nta kintu kigera mu nda rwose ngo gihagamye. mwese bababwiye ko arwaye iki we? yewe kamari ndwaye ibintu byinshi kandi umbabarire rwose kamari. iby'abamera bikubarira ijoro. imana yarakoze inshuti nziza zintabara amazi atararenga inkombe. narakubabariye pe. banza umutega amatwi kamari. kamari ndagusaba imbabazi kandi mbikuye ku mutima kuko wari ku rutonde rw'abakobwa nagombaga kwanduza virusi itera sida. kuki jero? abakobwa beza bose narabaziraga. iyo nabonaga umukobwa mwiza nakoraga uko nshoboye ngo mugereho mwanduze. namutera inda nayimutera ntacyo byabaga bimbwiye. numvaga ngomba kwanduza abakobwa 50 umutima wanjye ukaruhuka. utekereze ko ibyo bintu atari yarabimbwiye kamari. yabimbwiye ari uko arwaye. kuki koko jero? kuki ufite intego yo koreka abakobwa? kamari uko nanjye nandujwe n'umukobwa mwiza ababyeyi banjye hakiza arabizi narabimubwiye ko ari abacuruzi b'abanyamafaranga. papa na mama bibera mu akira amazi umwe jero. akira amazi umwe. mpereza hano.
fata neza ku gakombe adaca ku ruhande. urakoze hake ababyeyi banjye ntibigeze batuba hafi na rimwe cyakora baduhaga amafaranga pe atagira uko angana menshi rwose nyine niga mu mashuri yisumbuye nashoboraga kujya kubyina nkararayo nkazaza ejo yaba papa yaba mama ntihagire ubimenya nuko rero nkundana n'umukobwa mwiza pe kizungerezi niko navuga mwiza ariko ubyumva turakundana tukarya ubuzima nuko birangira nyanduje aranyanduza sha ukiga mu mashuri yisumbuye. yego ariko nabimenye ngiye kwiga hanze bihishe iwacu kubyakira birananira nkajya nitwara nabi na mukuru wanjye ndabimuhisha kandi ari we twajyanye nuko ababyeyi banjye baza kungarura barangarura kuba mu rugo biranga rero basaba kuza kwiga muri kaminuza hano mu mujyi ariko nari mfite intego yo kwihorera mwanduza abakobwa beza virusi itera sida nta mpuhwe nari mafitiye nanjye urabyumva ukigera ku ishuri umuntu wa mbere mwahuye ni njyewe ndabyibuka rake kandi duhura unuka inzoga nk'uwaguye mu kidomoro cyaso abantu bose bakwibazaho baraceceka ubuzima bwari bwaranyangiye buriya ariko ndatinyuka ndakuganiriza kuva ubwo tuba inshuti kugeza ubwo wavuye mu kigo ukaza kubana nanjye hano kwa mukuru wanjye. ubwo mwabanaga utazi ko yanduye virusi itera sida kuko wakira iyo mbimenya nari kumugira inama akajya kwa muganga bakamutangiza imiti bakanamugira inama sinari gutuma rwose ahinduranya abana b'abakobwa nk'uko ahinduranya imyenda. ubu se hari abuzi iwabo basi ngo tuzabasange tubagire inama bipimishe kuki koko wiyahuye jero ukiyahuza inzoga n'itabi ukiyahuza ubusambanyi kandi uzi ko wanduye narabimubwiye rwose kamari iyo afata imiti akanayitwara neza ubu rwose aba ameze neza none dore yitwaye nabi haziramo n'izindi ndwara. mwebwe mushyire bazima muzirinde kandi muzagire inama urubyiruko rwirinde ibishuko biri hanze aha. abaye icyaki haki reba amaso y'ukuntu abaye hamagara muganga haki hamagara muganga. ariko kuki kimwe nabyo urabizi mukuru mbase nkubeshya umuye ngwino tugende buhoro buhoro dushyire ku cyapa dutege imodoka dutahe. kumva mbeshya ni ukuri umuye si nkubeshya uhereye uyu munsi nta modoka tugifite nzajya mva ku kazi ntege moto nze ngufate tujye ku cyapa dutege bisi dutahe. mwana we muku wagurishije imodoka utambwiye mbese njya kuyigura narakubwiye koko ntiwabonye nyegura nkayizana kugira ngo amahoro ahinduke bukunde butahe siko byagenze. ariko wagombaga kungisha inama ubu turabana umugabo wanjye n'umugore wawe ntigira n'ikibazo cy'amafaranga wari kubimenyesha ngafata n'inguzanyo ku mushahara wanjye. iriya modoka yadufashaga cyane yadufashaga kujyana mama kwa muganga cyangwa ahandi hantu hose ashatse kujya. twagenda se mukunze ko amasaha akura kandi ejo ari akazi. ndanze ngaho ugenda wenyine ntushaka gutaha rero inkuru mbwira
ubaye icyo umuhe ngize sereri ihangane mukunzi icara hano gato icara ahangaha se kumbwira ko nagurishije imodoka nibyo bitumye ufatwa n'isireri koko umuhe ibintu nkore kandi ari ngufite inkuru nziza ubamo inkuru nziza none se mu gitondo sinamaze kwa muganga harya uyu munsi yewe uyu munsi nari mfite ibintu byinshi byatumye ntabyibuka ariko mukuru wabyibagiwe kuko narakubwiye ko mu nda handya ndi bubyuke njye kwa muganga si uko byibagirwa kundi mukunzi iyo biba kwibagirwa nyine sinari kukunyuraho nyine ngo nze kugutwara urajyaga wivuga nkabihakana ariko ndabibona ibyumuye ko umugabo amara kukugeza mu rugo urukundo rukagabanuka ndabyibona ariko barakubeshya kuko njyewe urwanjye rwose ruriyongera buri munsi buri saha aho mbwira iyo nkuru nziza rero dore njye nakubwiye iyindi ariko mbabarira umbwira iyo nziza nyine nyuma y'amezi nk'umunani cyangwa 9 uzaba ari papa uravugisha ukuri umuhiye umukunzi wanjye sha ndakora w'imbabare cyane urambuza guhumeka mukuru urumva rero impamvu mbere yo kugurisha imodoka yacu ugombaga kungisha inama igihe twari tuyikeneye nibwo uyitanze ariko rero abagore bose siko abagabo babo bafite imodoka umuhiye kandi rwose mukunzi ibyo by'imodoka tubijugunye mu kimoteri tubyibagirwe burundu rwose sibyo urabizi twari tuyipfuye mbere yo kubana ndihangana ndayishakisha ndayibona ariko ihangane ubeho mu buzima busanzwe tuze tuzagura indi gihe nikigera ariko kwifuza kubaho kuko wumva ngo runaka abaye warya undi abaye warya undi abaye warya ntabwo ari byo rwose sibyo inshuti yawe ntabwo ari byo mbabarira mukuru rwose nyine nanjye urabizi ni mama ndabizi umukunzi wanjye hanze abantu ntibanganye ubushobozi hanze hari abagore bashobora kukujya mu matwi bakakubwira amagambo agushyushya umutwe ko wasubiye inyuma ariko we nanjye tuzi uko umutungo wacu uhagaze sibyo tuzi ibyo dukeneye kuruta ibindi mukunzi uranyumva umuhe ndakumva mukuru erega nushaka uze nakubonye ariko nawe urareba ariko si ubundi nindaguhaye akazi ko gutera ipasi kamari sha ntawe nuko nshaka kuyitera gusa tu ndagira ngo nsigiye imyenda yose izinze ntubizi se ko iyi weekend ngiye kuyimara iwacu kandi nkazagarukana na mama n'abavandimwe banjye baje mu birori byanjye byo gusoza amashuri none se waba biretse gato ukaza twicara muri salo nkakubwira kasho icyo ushaka kumbwira utambwira nkora ibyo nakoraga kamari ngwino kuki kaju niki inshuti nkunda kamari ibintu ngiye kukubwira biragusaba kwihangana kaju ntumbwire ko warangaye bakagutera ndere y'umukobwa nizeraga ko witonda shagajo niki urabizi ko iryo kosa ntarikora kamari ahubwo kwifata byananira nakoresha agakingirizo ese ugiye kumbwira iki kinsaba kwihangana we Kadete amaze kumpamagara hanyuma we papa we yapfuye ko ari umaze iminsi arwaye iwe papa wa Kadete arapfuye gaju uyu si papa wa Kadete wapfuye none se ni ibiki ni itangazo yumvise kuri radiyo nyine atinya kuguhamagara hamagara njye arabimbwiye rivuga iki se ngo Jerome byarangiye oya sha Jerome yapfuye ngone kamari ndabizi nubwo Jerome yakuryarya agashaka kukugirira nabi wowe waramukunze urukundo rwa mbere ihangane inshuti yanjye
Jerome yari akiri mutoya gaju. Ahangane pe. Bari bamujyanye hanze twizeye ko azakira. Wenda agatangira imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Ariko byibura iriya ndwara yindi yakize. Ahangane wirira gutyo urimo gutuma nanjye ndira. Jerome ni inzirakarengane gaju. Azize ababyeyi bamubyaye ntibamube hafi bakamutererana. Komeza wihangane nuko ibyabo bikaba gushaka amafaranga. Uko yitsamuye bakamuha amafaranga kandi ashaka yo kumushora mu ngeso mbi gusa. None darapfuye akiri muto. Ubuse bungutse iki? Kamari ihangane uceceke rwose. Ubuse hakiza yabimenye we. Ubuse ko muzamerekeza gutabara gaju. Ubundi akadete muzamerekeza. Ihanga. Mama rwose ntuzongere kuntera ubwoba. Si ukugutera ubwoba mu kanya nari meze nabi mwana wa. Urabona ngo uratuma nurira moto itaraganya koko. Niba ugira ngo wumva kamvamo humura simvuga umuhi ntacyo mvuga rwose. Kuvuga ariko n'uburenganzira bwawe ko twakumenyereye se ntukiduserereza ngo bitubabaze mama. Mwangize nayo nyine. Mama njye n'umugabo wanjye tubanye neza nta kibazo na kimwe dufite nuko tudatunze imodoka. Aho dushatse kujya hose turahajya kandi tukagerayo. Umunsi izo pikipiki zagutuye hasi utwite n'akazi kawe. Imodoka se zo ntizigwa maze n'indege ziragwa. Ariko mwana wa kubaho neza nk'uko abandi babayeho bigutwaye iki koko? Ubwo se ko mwayigurishije amafaranga mukayarya yose n'ubundi bimaze iki? Hajya ubwo kwari ukumpima. Mama amafaranga wa mungu yagurishije imodoka ntitwayariye. Mwayashyize he? Yafashe indi nguzanyo yongeraho. Ubu yishuje indi nzu nini kuruta iriya tubamo izajya twinjiriza amafaranga. Ubu mugize inze ebyiri aka kanya. Ariko mama ubu wakwishimira ko umukwe wawe atunga imodoka adafite n'akandi kantu na kamwe kamwinjiriza amafaranga. Ese ejo cyangwa ejo bundi ako kazafite gahagaze cyangwa kanjye kagahagarara. Yewe muri abanyamibare n'ubugugu mwana wa. Nsubiza icyo nkubajije. Icyo nzi nuko niyo modoka ikenewe. Imodoka niyo kudutwara amafaranga gusa. Nanjye nabanje kubabazwa nuko yayigurishije. Ankorera imibare nsanga ari mukuri. Si ibyo nakubwiye washatse umugabo w'umunyamibare. Kubaho neza bizakugora. Simbayeho nabi rwose mama. Hanze hari abana b'abakobwa bashatse abagabo babafata neza sha ureke wowe. Uwe mungu ntafata nabi arankunda mama. Amafaranga dukorera twembe tuyakoresha uko twabyumvikanyeho. Vuga ko yakumvishije ibyo ashaka ko mukora wowe akakwima ijambo. Nukuri umugabo wanjye ntanyima ijambo nakubwiye ko yabinsobanuriye mama. Twabariye hamwe amafaranga ya essence imodoka izajya mu kwezi. Yego. Tubareho tuzayikoresha yagize ikibazo. Ubwishingizi bwawe n'ibindi byatungurana. Twiyemeza kuba twiretse pe. Ariko igihe nikigera tuzagura indi bitewe n'urwego tuzaba tugezeho. Ibyo ni ibyanyu. Ubu twanumvikanye ko nimara kubyara uyu mwana nzasubira gukomeza amashuri kandi nziga iyo modoka ihari. Imodoka izaba ihari mwana wa. Uzi ko wagira ngo imodoka barayikuroze mama. Ishobora kuzaba ihari cyangwa idahari. Umuhi ntukankinishe. Ngiye kujya mvuga ngo hanze hari abakecuru bakunda imodoka. None se wagira ngo nkunda igare? Murakoze cyane mu by'ukuri uko turi batatu ngewe Kadete Kamariza twavuga byinshi pe. Ariko mugenzi wacu Kamariza yadusabye ko tuza kumuha umwanya munini akagirira abantu ashimira. Hari bagenzi bacu twiganye twatumiye umunsi baraduseka cyane. Ngo nta muntu ukirangiza yisumbuye ngo atumire abantu. Ariko bagenzi banjye ijoro ribaruwa riraye. Abanyeshuri biga baba mu bigo bagira ibyo bahura nabyo byinshi. Ariko natwe twize dutaha iwacu hari ibyo twahuriye nabyo hanze aha byinshi byashoboraga gutuma tutagera aho tugeze uyu munsi. Arakoze Kadete. Ngira ngo impamvu yatumye dufata urugendo rwacu rw'imyaka 6 mu mashuri yisumbuye nk'urukomeye mwayumvise kandi murarushaho kuyumva Kamariza nagira icyo avuga. Ijambo ni ryawe Kamari. Kamari ihangane wirirasha. Ihangane. Munyihanganire.
ndarizwa n'ibyishimo pe. Njye nitwa Kamariza, bagenzi banjye babivuze. Hano ni iwacu, ariko kandi si iwacu. Gusa ni iwacu da, kuko mama Gaju yaranyakiriye amfata nk'umwana we. Reka nshimire kuko Gaju yabibabwiye. Uyu ni umwanya wanjye wo gushimira. Mama wambyaye ndagushimira. Imiruho yawe n'imibabaro yawe yose ndabizi. Ni ukuri kugira ngo ndangize amashuri abanza kuri wowe byari bikomeye. Siko wabwiraga abantu ngo umwana wawe ni umuhanga, ariko natsinda ntuzi uko uzabigenza. Gaju, Karame, genda wegere mama wanjye umuhoze. Mama, ni ukuri naratsinze birakuyobera. Mbona ishuri ryiza cyane ryigamo abana b'abahanga. Mu by'ukuri nari gutsinda neza, na leta ikamfata ikanyishyurira. Ariko hari aho ntageze kubera ubuzima tuziranye aho twabagamo. Wakoze uko ushoboye nk'umubyeyi mama. Mama Gaju, wambereye umubyeyi mwiza, unyakira mu rugo iwawe, ujya iwacu wunga ababyeyi banjye, ubu babanye neza. Impamvu ikomeye cyane rero y'uyu munsi, bagenzi banjye babivuze, kujya kwiga mu gitondo tugataha nimugoroba. Twahuriye na byinshi hanze aha. Windeba bivuga Kamari, bivuge rwose. Kambivuge. Aha hari umusore witwa Hakiza, ndagira ngo nawe azahagarare natwe hano imbere. Hakiza ngwino. Ariko namwe gusa byari ngombwa koko. Yongwe no Hakiza. Ndumva nafasha Kamariza akaruhuka gato, yavuze cyane sibyo Kamari? Nta kibazo Gaju, ko byose ubizi se. Mu byo twahuriye nabyo hanze aha mu nzira harimo abasore b'abashukanyi. Ngira ngo abana b'abakobwa bose bari hano batwumva babimenye. Bamenye ko hanze aha hari abasore bambara uruhu rw'intama bakakwereka ko bagukunze, nyamara bafite intego yabo itari nziza ku buzima bwawe. Mukobwa shishoza. Abakobwa bombi Gaju na Kadete, reka mbashimire mbere yuko ngira icyo mvuga kuri Hakiza. Amafite amabaruwa abiri. Aya ni ay'aba bakobwa b'inshuti zanjye nziza Kadete na Gaju banyandikiye ubwo nari narahuye n'umusore nkamukunda, nkamwimariramo ntazi ko mbeshye. Ihangane Kamari, ihangane. Jerome akomeza aruhukire mu mahoro, kuko yagiye naramumabariye pe. Kadete na Gaju baranyandikiye sinabumva pe. Umukobwa wakunze amatwi yavuniramo ibiti, ibyo murabizi. Ariko bashakishije inshuti ya Jerome, ariwe Hakizuye, abafasha kumburira. Ihangane rwose tuzi. Abakobwa beza, muzi ko hanze aha hari abasore nka Jerome bakwigiraho marayika w'umucyo, bakakwereka ko bagukunda bagamije kukwicira ubuzima. Nta kindi yari agamije uretse kunyanduza virusi itera sida. Ibyo Kamariza avuze mu byumve neza, nicyo uwo musore yamushakagaho cyonyine. Yarabyatuye avuga ko yanduje abandi, kandi nawe ntiyari we. Ni ababyeyi bari hanze aha bashakisha indonke bagateshuka ku nshingano zabo zo kurira. Abatabizi mu byumve, uwo musore yamenye ko yandujwe n'umukobwa, ahita yiheba, yiyemeza kwanduza abandi bakobwa. Ntiyiyakiriye kugeza ubwo imyitwarire ye mibi yatumye batakiriho, kandi yari akiri muto. Jerome rwose yari inshuti yanjye. Namenye Kamariza kubera we, menya Gaju na Kadete kubera we.
ibyamubayeho twese byaratubabaje cyane. Turacyari urubyiruko, ubu twiyemeje kuburira bagenzi bacu tukababwira ko hanze aha ngaha hatari aho kwisukira. Kuhaba bisaba ubushishozi, kugisha inama ababyeyi bawe, tugasaba ababyeyi kwibuka ko kubyara ari kimwe, kurera kikaba ikindi. Be guterana abo bana babo ngo batwarwe n'irari ry'ibiri hanze aha. ayo yari amakuru ababaje da, ariko hanze aha hari ababyeyi beza nka mama. ngewe rero ndasaba indirimbo, abantu bari aha bananiwe, bamwe barize kandi turi mu byishimo. Gaju karame, nawe ushinzwe umuziki di, ishyiramo merisi tubyine. nayishyiremo rwose tubyine. ariko rero kuva kera agenda nzi ko umuntu rwose Serafina akinyiza abana. Josephine nako nakumvaga kuyorera nakumvaga kuyorera ari njye se nawe wambaye ikingiti ninde ninde se wakizanye none rwose nakugiriye kuko ni hatari. Ese uraho neza kore? Uraho neza karara, amakuru y'iminsi naho ndakomeye. Niba numva umukecuru muhataraga ngubuke ubukecuru uri miliyoni 5 miliyoni 5 kandi umwana wacu yaratuvunnye sahabu nta bintu byinshi koruta diyama agikiri arenze ibyo byose. Safiri hari ibindi bintu byitwa safiri ryiza cyane. Safiri renze diyama rya buriya safiri abizi batubwira abanyamabuye ariko rirakaze we, naryo ntibyoroshye. Naryo rigomba umenya ni hatari. Amabara menshi y'umuhondo, y'ubururu, y'icyatsi, menshi cyane. Turabaramukije mwese rero baduteze amatwi muri aya masaha y'ijoro. Ni umwanya wo kuganira ku ikinamico hanze aha. Ntabwo byoroshye. Hanze aha hari abarya. Ntabwo byoroshye. Maze rero Clarisse Wineza yakoze cyane, yaraje kugira ngo azane gukomerezaho. Urabizi ntabwo umuntu ugira irungu, kandi nabonye uri wenyine mbona irungu cyari kunyanura. Nukuri ndagushimiye cyane, mbaye nshimiye ko ugize neza kuba waje. Ndimo ndakubona Vesti aho ngaho Ikirehe, bandamukirize abantu bari banyahikirehe. Ni Vestina. Nengize ngo bavuze ngo kumubona John uri hari imbere. Ni Vestina. Ari Kigarama muri Kirehe. Arakubwiye ngo suza karara. Mwiriwe Vesti. Ntacyo ngiza rwose, ngiza zakira. Ndazakiriye murakoze cyane. Ubwo hari we nawe yumbiwe. Kanya babona n'ubwohereze n'ubutumwa. Hanyuma rero ikinamico irangiye yitwa hanze aha. Ye naje nyine nako nahoze Karara nawe araje kugira ngo nyine dufatanye n'ibyiza. Gushimira cyane kwanga ko abantu bagira irungu kandi rakatsindwa. Oya ndaryanga we ngo nta kica nk'irungu. Rakatsindwa rirakuzingazinga. Niribi twese gutuma uzana mu nkanyari neza kugira ngo inka yagushifanya isura. Ese ni shifanya isura cyangwa umufuzi? Ushobora kujya umufuzi ni ufura nyine akagera aricyo kaka, ariko ni nk'icyo yakacanze se wagira ngo mwenda abantu ndabyibutse nayo ni hatari. Maze rero hanze aha niyo kinamico bamaze kumva irimo amasomo mwa bantu mwe. Icyo nzi cyo mwatangiye kubyandika buriya kugira ngo tuze kubibwira abandi ku mpande zose. Noneho nta mukinnyi urimo umuntu yavuga ngo niwe wibanze wenyine, bose uko bangana n'abakinnyi b'ibikura nkota. Umva ibikura nkota Jerome ntabwo yoroshye, Kanzayire ntabwo yoroshye, Hakiza ntabwo nawe ntiyoroshye, Gaju ubu n'undi mukinnyi wari urimo ndetse na Kadete. Hakiza nawe waramaze kumuvuga, Mukunzi ndetse n'Umuhire bose ni hatari. N'ababyeyi babo nabo kandi nabo batoroshye. Kanzayire batagiye bagaragaramo cyane, ariko bavuzwe bihagije. Se nk'aba Jerome nubwo batagaragaye ku buryo bavuzwe wagira ngo bo baroroshye. Ntabwo boroshye sha, ntabwo boroshye. Abacuruzi bambukiranya imipaka n'abagira bate bazi gutanga icyo kora tu ku mwana kumuha igiceri ugasanga mobile money kuvuga ngo ding 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 kubera kuzura kuri banki ugasanga nuko, ariko kubona umubyeyi ishwi nyine sitareza umutima ubwo ibikurikiraho n'ibiriya nyine. Maze rero mwega muduteze amatwi, umwanya ni uwanyu, dufite 38 kugira ngo muduhe ibitekerezo. Muraza guhamagara kwa kundi musanzwe mu bigenza mirongo se ntoyibwa. Radio Rwanda mwiriwe neza.
muravugana na Nsengiyumva Samuel hano mu Bugesera umurenge wa Kamabuye akagari ka Burenge umudugudu ni uwa Nyakariba ikinamico nayikurikiye nibyo koko jyewe nabashimiye uburyo mukina ibintu kandi umuntu abona muri sosiyete ariko hari isomo mbonye nishimiye bari abakobwa uburyo batarebereye mugenzi wabo bagafata umwanzuro wo kumwandikira ukabona ni ibintu bibashishikaje yego kandi nanone nkishimira uyu musore Hakiza uburyo yashatse gufasha rwose uyu mwana w'umukobwa ubona bikunze rwose muri sosiyete hano tubaye nk'aba bantu tugashyiramo imbaraga nta bibi byagaragara rwose ibintu byacika kabisa ibyaha byagabanuka urakoze cyane radiyo Rwanda nabashimiye cyane ndabashimiye mukomeze muduhe izo mpanuro urakoze nawe ko ubagumijeho urushinge kuri radiyo Rwanda yego nimumbwire gitifu wacu w'umurenge akomeza agubwe neza yitwa Murenzi Jean Marie Vianney warashoje kare halo oui ni Claude Rubavu rwose iranyinamico buriya duhaye inyigisho nk'urubyiruko kuko buriya bisi bitwereka yuko hari byinshi burya nk'ababyeyi bagomba kujya badukorera nk'urubyiruko yego uko kuvuga ngo uhaye urubyiruko amafaranga amwitaho ngo umugire inama ibyo nabyo uwo mushora mu ngeso mbi wumva uriya musore atajya amuha amafaranga yaba amusora ngo amuhe inama hari byinshi yakabwira ni gukora gutya ariko kubera iki kutamujyana ngo amuhe inama ntabwo yageze amubona ariko ndashima rwose Hakiza kuko yabaye umujyanama mwiza bari yataza kugira inama bari abakobwa kuba bamunyujijeho rwa rwandiko akavana igenda ubuzira muntu rwose barana abahuye n'icyo cyango cyabatesheje we ni ukuri rwose buriya kuba yagarutse ngo aje kureba telefone yiragiwe buriya ni byiza niyo amana yamukoreyemo ntibura yicisha ni ukuri rwose reka mbwira amakirisitu y'ikayonza rwose ngo ndamusoza urakoze cyane rwose ariko n'uwa mukecuru ukunda imodoka nawe rwose ni umukecuru ukunda imodoka ngo yari yaranashujubije muzehe na mbere kose muzehe ngo atarapfa yarayiguze yashaka barashimishije urakoze cyane igice cya kabiri turagitegereje sawa igice cya kabiri kiba cyakenewe simbize ko buriya ahubwo arancitse n'amajije icyo ashaka ko dushyiramo Karame halo yewe muntu we turakumva yishimire mu kivuruga turakumva Roriye yishimire mu kivuruga yego mu reka ngene bitono ngwangwije ati mbega ikinamico yume ariko iki ngiti kimujije ko twakomezanya n'ihangane Karame nize nyumva Samuel ugarutse yego hari akantu gato nari nibagiwe nagira ngo mbwire ababyeyi bo muri ino minsi bari kurangara cyane bakita ku kazi bakibagirwa abana babo nagira ngo mbibutse guha umwana amafaranga cyangwa ukamuha ibindi byangombwa nkenerwa ntabwo byonyine bihagije no kumuganiriza nabyo ukamuha umwanya ni ibintu by'ingenzi mu buzima murakoze rwose ababyeyi bakomeze batekereze icyo kintu urakoze cyane mugire ijoro ryiza Imana ibarinde yego nawe urakoze turagushimiye cyane alo mwiriwe neza ni habakura amajande farike umurenge n'icyumba kandi ni Nyagatare ndamukingura aryohawe niki cyakuryoheyemo rero umva abantu bameze nka Jerome bose b'abasore n'abana neza ko hari ikintu bakuyemo pe kandi nanone abandi bantu nshimira Hakiza nka Gaju na Kadete babaye hafi uriya mwana w'umukobwa Kamariza baramwigisha maze aragaruka yego ariko natwe ikintu twifuza abantu bazadushakira iki cya kabiri maze twumve uriya mukecuru ukunda imodoka ukuntu ameze nyuma yo kubura iriya modoka kuko barayigurishije uretse uriya mukecuru ikindi ushaka ko bashyira mu gice cya kabiri ni iki
tuzumve Kamariza ahari gukirisha nyina nyina akamugira umukire kuko numvishe ari gusoza amasomo nandi kumva ari nta kindi pe urakoze cyane burya koreta umuhanga mu kwandika asiga abareba abafilime cyangwa se ikinamico nabo ubwabo bishyiraho akabo ngo rero utazumva icya kabiri akumva buriya byari kumera gutya ngo noneho twagira n'umuntu kuri telefone lo wi mwiriwe neza mwiriwe koreta bimeze neza yego bimeze neza karame bimeze neza nawe ni ukuri rwose biragenda cyane ni Mr. Kamende mu Gishiro yego irangiramico nayumvise nanjye wayumvise ute rero abakecuru nka bariya rero bagomba kwisuraho nk'ababyeyi nabo hari aho waba ubazi ntago mbazi ntago bahari uretse umwana we ngo inkwano ngo ni miliyoni ngo eshanu ariko ngo baje kumukaturira ngo bagira ngo ebyiri n'igice bagomba kwisura noneho nk'uriya rero wa muhungu ngo Jerome nawe abantu nk'abo bagomba kwihana ntabwo biba ari byo Jerome ngo yababwiye ko nawe atari we nawe yagombaga kwihorera ababyeyi babigiyemo ababyeyi nk'abo nyine nabo bagomba kwihana babyumviye murakoze n'imisaka mire mu Gishiro urakoze cyane mu Gishiro harya ni mu karere mu karere ka Huye mu murenge wa Kigoma yego turagushimiye cyane yego namwe usigaje telefone imwe tukajya no kuri ubutumwa bwa Facebook allo mpori karame wiriwe neza Karara na Koreta wiriwe neza muravugana na ambasaderi Mujyambere Albert Nyamasheke mu murenge wa Bushekeri yego naho ubundi uriya mugabo bita Jerome iriya myitwarire ntabwo ikwiye kuranga umunyarwanda nk'iriya kabisa kuba yaranduye agashaka kwanduza abana b'abakobwa kuriya ndabona ngewe iriya myitwarire atariyo n'undi wese umeze nka Jerome ntabwo agomba kwitwara kuriya kabisa dutegereje igice cya kabiri urakoze cyane hano rero kuri ku butumwa bwa WhatsApp hari uwadukurikiye mbega umukecuru ukunda imodoka we gusa ndamutse turabakunda yitwa Furata Arafat Erika Yonze Valentin nawe yatwandikiye ati manura hepfo gatoya ngira ngo iyi ntabwo ari iyacu gafite ikibazo cy'ubwo iyo ni iya kera ariko hari n'ubushyashya ati ndashaka kumenya amaherezo ya Kanzayire ngira ngo wabyumvise Sabimana Raporo Nyagihonika ati iyi kinamico iratwigishije pe buriya Jerome yahisemo nabi biriya ni ukuri ntabwo ari byo Jerome yahisemo nabi ariko yagiye avuga ikibazo yagiye ahura nacyo mu buzima bwe nawe yagize ababyeyi agira inshuti zitoroshye bamuhaga ibiceri inshuti nyine byo gukoresha amabi inshuti zo ntacyo zitwaye iyo ataza kugira hakiza asigira ngo ahubwo byari byoroshye yagize imana nyine yego tuyizere Neymar rero arengiriye umurenge wa Jabana kinamico yumvise abasore bameze nka Jerome bisubireho rwose bareke guhohotera abangavu kandi ibintu bibaho numvisemo n'umukecuru usekeje wikundira umunyenga mu modoka uwo mukobwa we ntiyite kuri nyina niyibanire n'umugabo neza Neymar turamushimiye cyane ariko uyu mubyeyi rero nyine uriya mubyeyi wibuke ko sekuru ari we wa mbere wagize imodoka urumva nyine umungara nyine yari arimo gushaka kuwugendera ati ikinamico irashimishije isomo nkuyemo no gushishoza uwo ngabo bakaba bamwita Grace Mugabe Igikomero yego turamushimiye cyane abakomeza kohereza ubutumwa rero hirya kuri Facebook aho ni kuri WhatsApp kuri Facebook nabamaze kuhagera ariko mukanya turazari kubibutsa o gatoya hanyuma ngo yitwa Munyaneza Lambert ati yo kinamico ni nziza zaduha igice cya kabiri gusa ni hanze hakweri Sengimana Afidere Gisagara
ati turi kumwe umunyarwanda wese agomba kuba ijisho rya mugenzi we mu bijyanye no kurinda abana b'abakobwa kuko barugarijwe bari guterwa inda zitateguwe babashukisha ibya mirenge ubwo ngaho mavugira hakiza n'abahungu ganuko ko bashoka mu mibari none se Jerome ntago mwumvise aho harangirije ubuzima sha n'umufa wanze kumirika no kunakanya maritereke sha wiseka shaka bikase nkakeza Philippe ngwiki wetse guseka kore ari kuri base barashimiye inshuti nkakiza akanenga ababyeyi bameze nk'uriya mukecuru ngo kubyara umukobwa ntabwo ari igicuruzwa imiceri bakabimuhaye yaravunitse amurera sibyo ngibyo ni ibiki ngo kubyara umukobwa si ibicuruzwa no beniko didako ari hatabuza ataga 10 bebe ntago babona ikigura umuntu reka niyo mpamvu ubundi ni ikamba ry'umubyeyi wabo niyo mpamvu bavuze igicuruzwa umukecuru ngo akunda umunyenga kurusha umukwe yewe yitwa Claude ari ikireye uyu nguyu nawe yitwa Claude ari inyamagabe ati kinamico hanze aha nibyo pe ngewe nize byinshi kandi urubyiruko muri rusange rwakayikuyemo isomo ati terime yo kurya abana irasenya pe ni rusige yo gukoresha umutima ahubwo bakoreshe umutwe ubwenge ati ndamutsa imukomereza aho ngaho kava amahanga habi neza ati yewe ndumiwe ababyeyi bubu basigaye bashyingira ukagira ngo baragurisha itungo ayo data we ngo ajya ngo aragurisha witwa Ndayisaba itungo se rya miliyoni 5 hari igore bahora itungo keretse ari inkuru ukayijyana hariya parike ikagupangira we bagenzi mwe itungo ari intare ariko wa mugani none cyangwa ari ingagi woroherwa ishuka yijyana bakayagupangira ese ubwire ihe nyamaswa none se ubwire wikisha witwa Ndayisaba ati nitwa Rafiki ato umubyeyi ye ato no mwirato di ariko uwo mukobwa nawe yarimanitse ngo ni Kamariza sakoze iki kandi kuko yanze yuko bamwangiza kugira ngo ahubwo yagize neza cyane indi Kamariza Kamariza n'umukobwa uteye ubwoba ariko Kamariza nawe uzajya yuka ko kariba gasoma gakurura abagenzi Kamariza bategera hino ko kajipo rwose undati nsanzwe nambara mini ubusa nibwo wakayibona nyine kwambara mini bijya bituma abantu bakekeranye umva kure nyamara none se umva nambara minisapa ariko nzi ko turi babiri ngiye ari babiri ibyo byo ukora mboga zibona abana nawe ntugakabe kugira ingeso cyagiye rugwitambara nzakagendana rumbi cyangwa se cyarumbe cyangwa none cya jinisi no ukayirebesha inyuma nabwo oye kore agenze ikinamico nziza ngo ariko mu gice cya kabiri baragishaka harimo inyigisho nyinshi kandi ababyeyi baganirize abana turabashimiye cyane igice cya kabiri ubwo rero twebwe muvuze mutyo indamutse ziba ziduteza amatwi nizo zifite igisubizo kurusha twebwe uyu nawe ati nkwano aha ati neza ni mu madolari neza yitwa Adaruberi neza cyane nta gukina miliyoni 5 sina madolari ngahe aho nyaherukira ari 500 ubumenye maze kugera muri angahe ntumbaze 500 ushatse nyaheruka kera madolari 500 rimwe ryari 500 ndeherukira ibaze igende herukira cyane kera kabe gusa wari wafuka ahubwo shaka kuba ko bese ariko nibyo basigaye baremeye ko bazajya baduha akazi ku myaka 16 ngero maze kugeraho 17 ngaho ubwo se ntubyumva ngira ntago mbyemeye undi uyu nawe mwana zubona igiciro nanjye ubwo amajyambere nzashyiraho igiciro ariko uwo mukecuru arakase mukecuru ni hatari mukecuru bahaye ninuza n'inkwano yarangiza nanatanga ibyibuza nayo kugura ibishyingiranwa ngo yahise yakoresha inzu ambasha kandi rero mukecuru aho rero bingwa arabona ntakeneye ko umukwe atunganya aho atuye none we yashaka irazikaciye ahita hatunganya byibuze habe no gusigaho na duke kore arasha ko n'ubu ngo bameze gute no kuba inkeca nta nubwo ari n'uburyarya arakabije n'ubuturi umubyeyi koko uragatsindwa ibintu bibi birakabije ubusamba burenze se niko babwita yesu we hanyuma uyu nguyu ariko cyakora arata ariko bibaho harya ibiki usibye ikinamico ngo bibaho harya umubyeyi bibaho pe yesu we ngo iki
mbese ntabwo umuntu ukunda ifaranga ni hatari gusa ntabwo urumva abakecuru babwira nk'abakobwa ati mugende mujye kwipasa hariya babaha amafaranga muzane ndye mbeho neza hariho abantu bafite indwara yitwa barupago bafite ikintu bita indwara y'amafaranga ati ngewe nzongera kugenda se kwa muganga mutantwaye mu modoka yanyu ngo si imana ishaka inyice ntuzi ukuntu ibabaza ayinya umwuka se arimo gusama umwuka wamuretse ntabwo yabyibuka yawe hanyuma rero uyu nguyu ari mu mashesha nawe ngo arashaka igice cya kabiri ngo ikinamico yari iryoshye kweri witwa James Boni ati abasore nka Jerome bakwiye gukumirwa hakiri kare James rega ahubwo bakwiye kwegerwa hakiri kare naho gukumirwa utumva n'icyabimuteye nabyo ni ikibazo nibyo bindi tubona umuntu ari mu kibazo tugahita tumukwena kuyo tubanze turebe icyabiteye kandi mu mizi haramunzwe sha ati nawe ibyo umubyeyi ushaka imodoka iturutse kumukwe ndagira ngo mubwire ko ibintu ari ibishakwa umukobwa we bamubwiye ko imodoka bayigurishije ahita arwara isereri arwaye isereri kandi mu nda harimo akaremera ubwo se urumva ataratangiye kugateza ibibazo nako nyine byagiyemo wagira ngo se byarorereye buriya ni nawe uzasanga abana bavuka nyuma bazagira ibibazo ntitumenye ko byavuye mu nda tutabizi witwa Mahoro witwa Uwamungu afashe icyemezo cyaye twe bucece yarabizi ko nabivuga ndajya kugisha inama nyina erega rimwe na rimwe bucece ni nziza kore ariko ibyo aribyo byose nawe ashobora ko ntaho yaririye se ko twari twaryamye we nta kintu byabyayira nabyo umuntu aba agomba no kubitekereza rega niyo yawe urazi ko ibibazo bishobora kugukubita urumva nimba umugabo wambwiye ati mu nda urumva ndababara ariko kubera stress n'ibibazo n'induru imuri inyuma ntiyigeze ananibuka bwa burwayi ariko ibyo byose disi yitwaye neza maze no kubimenya yitwaye neza hanyuma rero n'umukobwa witwa umuhire nawe abyakira neza kawera yamubereye mu njyanama mwiza kawera mwibuke ntawe ubura umuntu ushobora agize imana akawera na hakiza ni inshuti ebyiri nabonye muri ikinamico za terebye cyane nkuru nziza Thomas ari i Rukomo muri Nyagatare ikinamico bayikurikiye kandi bakuyemo amasomo y'ingirakamaro pe yego ibyo natwe twifuza kandi biradushimisha cyane Mahoro Bireme ati nta gushidikanya ababyeyi bateshutse ku nshingano zabo zo kurera abana babo bisubireho batazamera nk'aba Jerome kandi abasore biyemeje kwangiza abangavu b'abandi babicike erega ari n'abangavu nabo biyemeje kwangiza abasore nabyo mu bitekereze hanyuma ahangaha nanone tunashimire abana b'abakobwa Gaju ntabwo yari ari mu buzima bwiza cyane nubwo wenda yari afite bari bafite ubutunzi buhagije ariko nawe yavutse ku mubyeyi uhuye n'ingorane cyakora abasha kubisohokamo neza abasha no gufasha abandi wibuke ko na Kamariza kwa se na nyina bahoraga muri diridiri umugabo yaruhaze bararwana indahekana za buri munsi noneho biza guca intege umuntu witwa Kamariza akumva atashobora kwiga ari muri urwo rugo nabyo buriya kugira intege nkeya nabyo mu mibereho ye bishobora kuba bifite isano n'uko kuntu ariko kandi rero abakobwa bamubereye imfura si uko rero bigomba kuba byuzuye bisendereye kugira ngo umuntu ashobore kugira ubuzima bwiza no kugira imbaraga z'umutima nabyo birakenewe uyu yitwa nde yitwa wiki ni umuyobozi mu mudugudu wa Hehera ngo aratwikundira n'ukuri urakoze n'ukuri mudugu urakoze cyane ariko hakwitsa wakwitsa Kamariza agatezamo kakajwi keza kameze neza hanyuma ubundi tukaza nanone twumva n'abandi batubwira ko ikinamico hanze habayumvise yego ni ikinamico hanze aha twari turimo tuvugaho namwe kandi tubashimira ku bitekerezo byanyu mukomeza gutanga mugenda mutubwira inyigisho mwakuyemo ndetse n'icyo abantu bakwiye gukora kugira ngo barusheho kugira ibyo banoza niba hari ibyo ntajyaga nkora mbigenze neza niba hari ibyo najyaga nkora kandi bidakwiye nabyo mbyihorere hanyuma dukomeza kwakira nyine ubutumwa bwanyu hari umuntu hano uri mu masheshe Busasamana ati ikinamico yari iryoshye ati muzadushakire igice cya kabiri ati uriya mugabo ugishaka gusambanya abana bamukurikirane kugira ngo se si umusore ni umusore reka nawe ni umusore wakabaye yiga muri kaminuza byagiye binamunanira nyine kubera imibereho itoroshye Damascene umuyobozi w'umudugudu wa Bicumbi ndiraha akanga ubuzima bwe wa mugare kuzi kuvuga ngo nasemeka ngo ntazagire ngo uzamutwara atagiye mu modoka y'umukwe wa mugane ngo ubuzima bwe suko ngo yari abana kandi yari uwo kuba abana kandi yari uwo kubashyigikira suko mugane gufateze byose akaze kubute ariko yarakoze da ntiyapfushije n'ubusa akagira imana
ese yapfushije ubusa shawaretse kunsetsa ndakumva nka kwihora ariko hari umuntu uvuze ngo ntabwo abyibuka neza ngo tumwibutse kandi ndakwemera mu gukora samari gukora resume gatoya cyane byari bimeze umuntu witwa Jerome yaje gucumbika kwa Hakiza ari mu ishantiye ya mukuru we wa Mungu wagiye kwiga hanze yivuye mu cyaro araza ava ku iyo shantiye undi nawe yavuye iwabo bafite ibiceri ari sari nyina bose bombara abacuruzi ubwo ni Jerome ariko azafite ikintu ku mutima arashicika ntiyakibwira Jerome cyo kuzishyurira kuko hari umukobwa wahuye amwanduza virusi ya sida maze arayogoza ye ujuje wese arambika bigeze aho ngaho rwose Jerome biramuvuna arabimubwira ati byo sibyo nge rwose ntabwo mbyumva undi atinda nkagenda uramubwira ati wapi guma aha ngaha tugumane ariko ukwiye guhindura imyitwarire aza kugeza aho mwamururaho rero umukobwa witwa Kamariza uko niwe yavuga ati uyu nguyu we rwose emva ntabwo azancika kandi niba baruta bose niwe nzikundira nkamwimariramo Kamariza rero ararusimbuka ariko kandi iyo nama yarivuye kuri Kadete na Gaju inshuti za Kamariza babwiye umuntu witwa Hakiza ngo bafashe kuko bari baragerageje kubwira Kamariza ngo acike kuri Jerome arabananira bije rero kurangira bite Kamariza yaje kujya kurangiza amashuri yisumbuye ajya gutumira nyina ngo azaze na se baze bashimire mama Gaju wamufashije kwiga ubwo nciye kubya muhire na n'uwa Mungu nabo bakundanye bagize ubwo kugira ngo murabizi naho havuye n'ikibazo cy'imodoka n'inkwano iremereye kuko nyina wa umuhire yashakaga miliyoni 5 z'inkwano we na nyirarume rwose nta mikino hanyuma rero bagashaka kandi ko anagura n'imodoka ibintu byose ngo abibonere icyarimwe ariko hakaba umukobwa witwa Kabera wabaye umujyanama cyane w'umuhire n'umujyanama witwa Kamariza nako Kadete na Gaju ndetse na Hakiza babari umujyanama Kamariza biza kurangira rero nyine ikibazo kibayeho cyuko umuntu witwa Jerome apfuye ariko apfa avugishije ukuri ko byamugendekeye kuko yatangiye avuga ati wacu bampaga amafaranga yo nasabaga yose mama data kayama nkagera nkabwira na mama kayama bose bakayandundaho ubwo ni ibyo biza gutuma rero ataza kugira ubuzima bwiza kuko atabashije kubona umubyeyi ngo amube hafi uko ishojwe Jerome amaze kwitaba Imana wa Mungu n'umuhire bamaze gushyingiranwa hanyuma umukecuru Kanzayire nawe akivuga ati ariko imodoka murayigurisha nta soni mufite ubwenge bwinshi murashaka kubika cyane mushaka amazu ati jewe ntimunyiteho ubwo rero nuko nguko irangiye hanze hanyine ari ababyeyi ba Kamariza mwabumvise ko bari bameze nyina wa Gaju yatandukanye na se akimusama cyakora ashobora kugira imbaraga z'umutima baho neza na nyine bashobora kugira ubuzima bwiza ngibyo muri makeya nizere yuko mubyumvise kandi namwe mukagira aho mwumva muhagaze mukavuga muti ibi tuzabikosora dutya cyangwa se tuzabyongera mu buzima bwacu dutya noneho mu minota 8 dusigaranye John ngira ngo hari niwe twaba tukiri kumwe turakira telefone turebe no kuri Facebook turebe no kuri WhatsApp ngo ashobora kuba akunda amafaranga kuko yashakaga ko umukobwa we bamukwa hanyuma akayabo k'amafaranga yego Neymar turamushimiye cyane ngo ari ingigi hakaza ndekani nanone guhesha aja rukudeza abantu bamuga mugasa mukaruza nisega bavuga ingiryi utuvuga ngo yaje nashaka kuvuga rya ni reka kujya rukundo na testosterone w'ikibago ariko si umubyeyi atinyuka guha umwana amafaranga ariko nashaka kumenya icyo yakoza ati nukuri ntago bikuye umubyeyi na gato gusa nyine urubyiruko akariro gake na feri arakabafatishije speed gavana mwitone nyine mutagira no kintu ngo byarakaze kandi bikababana ibibazo Majege yamaze kuza nawe reka tumwakire karibu yangewe nawe tuba turi kumwe ijoro ryose John nawe tumushimira ari mu dufasha konga bw'ibyuma yego we buriya mukecuru ni inyatsi kumva ko imodoka inyatsi kurusha inyatsi kabisa data we ukurusha kubakurugo impano akikorera inzu ye ntaheho n'umukobwa ubishyingiranwa abasore bamaze nka Jerome bisubireho bareke guhemukira abakobwa ahubwo bizire kujya kwa muganga babaha imiti atashimiye n'abajyanama beza Hakiza n'abari abakobwa atende bashimiye yitwa Izayi
urakoze Izayi mukaya twakire na telefone zijya nko muri ebyiri ahari witwa Kavamahanga Habineza ati Jerome ndamwanze kuko kwangiza abangavu nk'abariya birambabaje. Hanyuma witwa Magagare Eliatisha ati no gusenga niyo ntwari isigaye nabwo no gusenga ushishikaye Magaga. Hanyuma nindi yitwa Moses kinamico yari iryoshye gusa badushakira igice cya kabiri uriya mugabo ugishaka gusambanya abana bamukurikirane. Ewe iyikurikiranye nawe ubwe nyabusa ngo ushaka no kubanduza koko bamuhane se sha bamuhane bamukuye hehe ko rwamutwaye Karame impore basi Damascene Manirabona ati turabashimira kwigisha mudahema kutugezaho mukomereza ngaho Radio Rwanda. Yes hello ndakumva cyane nakoreta arahari. Kararishi wineza mwiriwe neza suhuriza na mama w'abambasaderi Koreta inshuti yanjye nkunda cyane. Muravugana na ambasaderi wa Radio Rwanda Pastor Nyaruteja. Pastor Bashimire cyane kuri ikinamico maze kutugezaho ikinamico yigishije benshi ikinamico yakubise impande zose haba ari ku rubyiruko haba ari ku bamama byo muri ino minsi. Ariko uriya mukecuru ntabwo namukunze uriya mukecuru rwose akunda ibintu umuntu ukunda imodokari agashaka gukosha umwana wiwe amafaranga y'ikirenga nubwo muri iyi minsi je burya abakinnyi b'ikinamico ndabakunda hari abantu biri kugenda bigaragara ugasanga umuntu ibibazo yarafite mu rugo rwiwe ashatse ko wa mukobwa we agiye gushingira ari usiga ubirangije ugasanga rero baraka inkwano nyinshi baragenda binasenya ingo nyinshi umukobwa yamara kujya kubaka urwe ugasanga agiye abicyurirwa buri gihe arabicyurirwa umugabo arabimucyurira ugasanga rero ntabwo ari ibintu byiza cyane. Kadete na Gaju abana beza cyane nakunze babashije gukura mu rudubi Kamariza aho yaragiye kugwa mu ruza rw'iki kiziba bamukuye mu menyo y'urubamba we babaye bugufiya nabakunze cyane. Jerome nawe urabona ko bimubyariyemo urupfu ndetse kandi ibintu Jerome yakoze nta nubwo ari byo muri iki gihugu muri leta yacu y'u Rwanda ntabwo umuntu wabashije kwandura iyo agaragayeho gushaka kwanduza abandi yabigambiriye nibaza ko ari n'icyaha gikomeye kandi hari n'amategeko agomba kurikurikirana akaba yahana umuntu washatse kwanduza abandi sida abigambiriye abikuye ku mutima. Ndibaza rero benshi babyumvise uburyo Jerome bimuviriyemo urupfu nizere ko urubyiruko rutazamera nka Jerome rugomba kuba rwakuye inama nyinshi kandi zitandukanye. Yego turagushimiye cyane. Murakoze cyane Pastor Nyaruteja umukunzi wa Radio Rwanda Inyaruteja murakoze cyane Imana ibaho umugisha. Yego nawe gundi abakurama yadukurikiye ati kinamico raryoshye turagushimiye. Hari umumama witwa Pascazi hariya Kabajogo Nyamagabe ati murabahatari murabambere. Urakoze cyane turabambere hafi yawe iteka ryose suko uyu nawe ati nukuri dukomuse dukome n'ingasire abana ntibagishaka kumva impanuro z'ababyeyi natwe ababyeyi ntiturishyashya urumva umukecuru ushaka imodoka kandi ashaje ntayaguze ntayaguze kandi sekuru yarayifite n'umugabo we yaramujujubije akayigura. none se ko sekuru n'umugabo nyine wese yakora akayigura wasanga atarayizi bakajya bamutwara yashakaga nyine ese urukwavu rushaje ego komande ntabwo byoroshye. Jorisa Ndayisaba ati ikinamico yatwigishije ko atari byiza kwiyahuza uburaya kandi inkwano si ikiguzi kandi nta mutwe umwe. Ni Jori Ndayisaba niko yavuze avuga ati birakaze pe umutwe umwe urumva Jerome ndi yaza kugira abamugira inama mbere yaza ko yaraganiye na Kiza mbere kandi Kamariza nawe yaza kuba wenyine nawe ubwo ngubwo nyine nawe abarwambaye Nyagasani yarahabaye pe. Uyu rero ati rimwe na rimwe tubona uruhare runini ari urw'abasore cyangwa abagabo bashuka abana n'abakobwa. ubutumwa se nubwo arya ngo kwakira ubuzima babayemo batararikiye ibyo kuko iyo n'abakenera ku musore hari ubwo b'intandaro y'ibyo byose bidakwiye. ubwo arimo abwira abakobwa b'abakobwa birukiye Jerome urumva Jerome yabaga afite amafaranga akabaha ibyo bashaka yamara kubatera inda ibya sida byo tubimenye nyuma yamara kubatera inda wapi akabara bakatiye yamavuga ati nyamara kurarikira sha byinshi argiye ushaka kukuviramo ikibazo nicyo bari ashaka kuvuga nibyo niyo byose
Niyose Keve ari Kayonza ati iyo kinamico arashaka igice cya kabiri. Hanyuma witwa Nirere Lance ati gushishoza mu rukundo tugira kandi tunibutsa ababyeyi inshingano zabo kwita ku bana bakababa hafi. Uyu rero ikerereza ari ikisangani muri Kongo. Kinamico inyigisho abakobwa bitondera inkuru zibahora urukundo rw'iminsi. Gusa ngo arashimira Kabera n'undi ntamenye niba yamusanze muri kinamico ntago mbizi. Zikunda tishize. Irashize. Neza cyane.